iyo Satani akurasha imyambo akakubwira ati wowe nayo umuyenzi ntuzayikamira, n'ababyeyi bawe barabikubwiye ko rwose uzapfura imbwa ntaho uzigeza, ujye ubabwira ngo njye mfite kwizera, Uwiteka wandemye afite ubuzima bwanjye mu biganza bye, uhagarike iyo myambi. Nuyongera karasi yindi utege. Ingabo yo kwizera yubakwa n'amasezerano Imana yatuvuzeho. Nzabana nawe, nzakugirira neza, umukiranitsi ntazigera arikwa, umwana we ntazigera asabiriza ibyo kurya. Ibintu byose iyo utangiye kugendera mu masezerano y'Imana, kwizera kwawe kurakomera. Niyo turwanisha urugamba ugatwara kwizera nk'ingabo. Satani yarasa umwamba aturapfuye, ubuzima bwanjye buri mu biganza by'Uwiteka, ntawe ushobora kubikuramo. Ati ndakurahiye noneho barakurangije, ati ntushobora kundangiza, Uwiteka ari we mwungeri wanjye. Ntabwo iteka ryose ukagenda urwanisha kwizera nk'ingabo. Mu gitabo cy'Ingoma ya mbere ibice 4 habamo Yabesi. Muri Yabesi mufata nk'icyitegererezo, nubwo harimo n'izindi ngero nyinshi. Ngo Yabesi nyina yamubyariye mu gahinda, agiye no kumwita amwita gahinda. Aramubwira ngo sha nakubyariye mu gahinda maze witwe gahinda cyangwa mubabaro. Sinzi ikibazo cyari cyabaye kuri nyina, niba yaramubyaye umugabo yamutaye, niba yaramubyaye bamukoreye cesarienne wenda bikamubabaza kuko icyo gihe nta za anesthesi zabagaho, niba yaramubyaye byagenze byari byo icyo tuzi ni kimwe, ngo yamubyariye mu gahinda. Hanyuma ariko ngo Yabesi arakura, kuba mukuru muyibuka ko hariho Imana ihindura amateka. Imana ya Isirayeli noti Imana ya Yakobo, ya yindi yafashe Yakobo yitwaga Yakobo, umuriganya ikamwita Isirayeli ikamuhindurira izina. Aravuga ngo hari ikintu Imana nshaka kugusaba. Number 1, icyampa ukampa umugisha rwose. Mu yandi magambo, icyampa umugisha ukaba mwinshi ku buryo mu Cyongereza bavuga ngo that you may bless me indeed. Mu Cyongereza yongeyeho indeed biravuga ngo ni ikirashimangiye, kiragaragara, nigishidikanywa, ngo icyamukampa umugisha rwose, n'ababibonye bakamenya ko ndi umunyamugisha. Imana irabireba ngo yes, utangiye gusenga neza, ubwo utangiye kwanga kuba magorwa, ukaba utangiye kwanga kuba Yabesi kababaro, ukaba utangiye kureka kwifata kwitama, ukaba utangiye gushaka ibisubizo, ukaba utangiye gushaka umuryango ucamo ngo waguke. Icyamukampa umugisha rwose. Haleluya. Nkunda gakurikiraho, navukiye mu mfunganwa ukagura imbago zanjye. Haleluya. Icyamukampa umugisha rwose ukagura imbago zanjye, ukampa umugisha nyine ukagura imbago zanjye. Nimusenge Imana. Niba ucuruza akantu gato wibwira Imana ngo Imana ndacuruza aka kantu uyu munsi ariko wagura imbago zanjye, ndakora aka kazi uyu munsi ariko wagura imbago zanjye, ndaba muri aka kazu gatoya ariko uzagura imbago zanjye, ndaba muri ubu bukode ariko ntegereje ko wagura imbago zanjye, wagura imbago zanjye. Ibintu byo kwakira ngo rega burya ngo twebwe abantu b'Imana ngo turakira, ngo nyine ngo twe duca bugufi. Oya, guca bugufi ntabwo bivuga kwakira ibyo utagomba kwakira, haba mu mico, haba mu myitwarire, haba muki. Hari ibyo tutagomba kwakira, hari ibyo tugomba kwimura, hari ibyo tugomba kwanga, hari ibyo tugomba gusezerera. Ukagura imbago zanjye. Hanyuma aravuga ngo ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukajya undinda ibibi ngo bye kumbabaza. Ukuboko kukabana nanjye ukanyobora, ukuboko kukabana nanjye kugira ngo undinde ibibi, ukuboko kwawe kukabana nanjye ukandinda ibihombo, ukuboko kwawe kukabana nanjye ukandinda abesikoro, ukuboko kwawe kukabana nanjye ukandinda ariko ukampa umugisha. Icyo mbikundira rero, iyo nkuru ifite uko itangira, ifite n'uko irangira. Baratubwira ngo nuko Uwiteka amuha ibyo yasabye. Haleluya. Uwiteka amuha ibyo yasabye. Noneho icyavuyemo ni iki? Baratubwira ngo Yabesi yarushaga bene se icyubahiro. Niki gituma Yabesi agaragara muri ariya masekuruza? Muze kujyaho muhisomere Ingoma ya mbere ibice 4 kuva ku murongo wa 8. Igituma Yabesi Imana yarandikishije ubwo buhamya bwe nuko Yabesi ari icyitegererezo cy'umuntu watangiye nabi. Atangira bamubyariye mu gahinda, atangira bamwita gahinda, abana bakajya bamubwira ngo gahinda ngo kakugeze hehe, ngo ndikara kugira mubi. Akababwira ati nimubyihoreresha,
navukiye mu gahinda, navukiye mu mfunganwa, ariko siho nzarangiriza. None Imana iravuga ngo iyi nkuru ya Yabesi nimuyishyire hagati y'aya masekuruza. Abandi bose bagenda bavuga ngo kanaka yabyaye kanaka, rongera byara kanaka, rongera byara kanaka, ariko igeze kuri Yabesi iravuga ngo nimukore zooming, nimukore focus kuri uyu nguyu, kuko hari ikintu kiri special nshaka kwigisha ubwoko bwanjye buzakurikiraho. Yabesi yavukiye mu gahinda, nawe sinza ko wavukiyemo, nawe sinzi uburyo wabayeho, nawe sinzi uko iwanyu babagaho. Icyo nzi nuko jewe navukiye mu cyaro, naryamye ku misambi niyorose ikirago, naryamye ku byatsi tusasaba imisambi, ariko uyu munsi ndyama kuri matora nkashyiraho n'amashuka. Ariko icyo nenda kubabwira, aya maguru yanjye yagenze kilometero, najyaga mvi Rwamagana nkagizaza n'abandi bana, ariko uno munsi ndagenda n'imodoka. Sindimo kurata ubukire, no, hari Imana ikuvana hariya aho baryama ku kirago, ikakujyana ikagushyira aho baryama kuri matora bashasheho amashuka bahindura buri minsi ngahe. Mwambwiye ngo amen. Ariko iyo Mana iyo niyo Yabesi yamenye, aravuga ngo iriya Mana ihindura amateka, iriya Mana ihindura imibereho, niyo ngiye gusanga, niyo ngiye kubwira, kandi singiye kuyitakira, singiye kuganya, singiye gutondagura amago, ngiye kuyibwira ngo Mana mpindurira amateka. Igihe kirageze ngo twimuke. Dufate mu Bakorinto ba mbere ibice Abakorinto ba kabiri, Abakorinto ba kabiri ibice 10, turava ku murongo wa 2 tugeze ku wa 5. Muri hangana turasoma ibice byinshi kuko tugomba gusobanukirwa urugamba rwacu gufata. Abakorinto ba kabiri ibice 10 umurongo wa 2 aravuga ngo nuko ndabahendahenda kugira ngo ninzi wanyu ne kuzahatirwa gutinyuka nk'uko bikwiriye. Gutinyuka abantu bamwe bibwira ko tugenda dukurikiza kamere y'abantu, abantu bibwira ko tugenda dukurikiza kamere y'abantu. Irago ejo twabonye Satani, isi na kamere. Pawulo akavuga ati hari abantu batubona bakibwira ko natwe tugenda dukurikiza kamere y'abantu. Iki ni cyo cya mbere tugomba kwitaho. Hanyuma aravuga ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu, ntiturwana mu buryo bw'abantu, kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana, dufatamira ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomororere Kristo. Mufata ayo magambo hanyuma mugaruke inyuma noneho mu Isezerano rya kera. Turasoma, ni naho tugiye kwiga duhereye. Turasoma muri Yosuwa ibice 6. Ariko mwanze mufatari amagambo avuga ngo nubwo tugenda nk'abantu ntiturwana nk'abantu, n'intwaro zacu si iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gukubita hasi ibihome byose. Haleluya. Yosuwa igice cya 6 baratubwira ngo iyo ariko hari hakinzwe cyane kuko batinyaga Abisirayeli, nta wasohokaga kandi nta winjiraga. Uwiteka abwira Yosuwa ati dore nkugabije ariko n'umwami waho n'intwari zaho, namwe ab'ingabo mwese muzazenguruke umudugudu rimwe, aba ariko muzajya mukora kumara iminsi 6. Kandi abatambyi 7 bazatwara amahembe 7 y'amapfizi y'intama imbere y'isanduka. Ku munsi wa 7 muzazenguruke umudugudu 7, maze abatambyi bavuza amahembe. Amahembe navuga cyane mukumva amajwi yayo, abantu bose bazavugira icyarimwe baranguriye amajwi yabo. Inkike z'amabuye zigose umudugudu zizahera ko ziri duke, abantu bose bazurire umuntu wese imbere ye. Yosuwa mwene Nuni ahamagara abatambyi arababwira ati nimuheke isanduku y'isezerano. Abatambyi 7 bajyana amahembe 7 y'amapfizi y'intama imbere y'isanduku y'Uwiteka. Maze abwira abantu bati nimuhite muzenguruka umudugudu, n'abafite intwaro nabo bahite bajya imbere y'isanduku y'Uwiteka. Nuko Yosuwa amaze kubwira abantu, abatambyi 7 bajyana amahembe 7 y'amapfizi y'intama, banyura imbere y'Uwiteka bayavuza. Isanduku y'isezerano ry'Uwiteka barayibakurikiza.
abafite intwaro bo muri bo bajya imbere y'abatambyi bavuza amahembe, n'ab'inyuma bakurikira isanduka, b'abatambyi bakomeza kugenda bavuza amahembe. Yosuwa ategeka abantu arababwira ati ntimuzasakuze cyane ngo ijwi ryanyu ryumvikane, ntihakagire ijambo riva mu kanwa kanyu kugeza umunsi nzababwira nti nimurangurura amajwi muzahere ko muvuge. Nuko azengurukana isanduku y'Uwiteka umudugudu rimwe, basubira mu mahema yabo bararamo. Nuko Yosuwa azinduka mu gitondo kare, abatambyi baheka isanduku y'Uwiteka n'abatambyi 7 bajyana amahembe 7 y'amapfizi y'intama bajya imbere y'isanduku y'Uwiteka, bakomeza kugenda bayavuza, maze abafite intwaro bajya imbere, ab'inyuma bakurikira isanduku y'Uwiteka bagenda bavuza amahembe. Ku munsi wa kabiri bazenguruka umudugudu rimwe, basubira mu mahema yabo, bagenza batyo iminsi 6. Ku munsi wa karindwi bazinduka kare mu museke, bazenguruka umudugudu nk'uko bajya bagenza muri iyo minsi 6, ariko kuri uwo munsi ho bazenguruka umudugudu 7. Bagejeje mu nshuro ya 7, abatambyi bakivuza amahembe, Yosuwa abwira abantu ati nimutera amajwi hejuru, kuko Uwiteka bahaye umudugudu, kandi umudugudu niba urimo byose bizashinganirwa Uwiteka, ariko Marayi wa Rahabu aba ari we uzarokokana nabo mu nzu ye bose, kuko yari yarahishe ba batasi twoherezaga. Namwe muzirinde mu buryo bwose ikintu cyose cyashinganywe, nuko nimugikoraho muzazanira urugero rw'Abisirayeli umuvumo n'amakuba. Ariko ifeza yose n'izahabu n'ibintu by'imiringa n'iby'icyuma byose byerejwe Uwiteka bizajye mu bubiko bwe. Abantu bahera ko barangurura amajwi, abatambyi bakivuza amahembe. Muri ako kanya abantu bumvise amajwi y'amahembe barangurura amajwi, inkike z'amabuye zirariduka, abantu barazamuka batera umudugudu, umuntu wese imbere ye barawutsinda. Barimbura rwose ibyari muri uwo mudugudu byose, abagabo n'abagore, abato n'abakuru, inka n'intama n'indogobe, babyicisha inkota. Maze Yosuwa abwira ba bagabo bari babiri batataga igihugu ati nimwinjire mu nzu ya Marayi uwo, musohora uwo mugore n'ibyo afite byose nk'uko mwamurahiye. Nuko abo basore bari batase barinjira, basohora Rahabu na se na nyina na bene se n'ibyo yari afite byose n'umuryango wabo wose, babishyira inyuma y'urugerero rw'Abisirayeli. Umudugudu barawutwika n'ibyarimo byose, keretse ifeza n'izahabu n'ibintu by'imiringa n'iby'ibyuma, kugira ngo bazabishyire mu nzu y'ububiko bw'Uwiteka. Nuko Yosuwa arokora Marayi wa Rahabu n'inzu ye n'ibyo yari afite byose, aba mu Bisirayeli na bugingo n'ubu, kuko yahishe za ntumwa Yosuwa yatumaga gutata i Yeriko. Haleluya. Ijambo twasomye bwa mbere ryatubwiye ngo nubwo tugenda nk'abantu, haleluya, ngo ariko twe ntiturwana nk'abantu, ngo n'intwaro zacu si iz'abantu, ngo ariko imbere y'Imana zigira imbaraga yo gukubita hasi ibihome byose. Amen. Muri iki gice tumaze gusoma cyo muri Yosuwa baduha urugero rwiza rw'ibingibi tumaze gusoma. Ntabwo ariho honyine tubibona, ariko tujya tubona Imana irwana mu buryo budasanzwe. Hano mu gihe cya Yosuwa nuko buriya natangiriye hagati, inkuru itangirira mu gice cya 5. Umukozi w'Imana Yosuwa cyangwa umutware wa Isirayeli Yosuwa, kuko yari n'umujenerali, bahagaze bamaze kwambuka Yorodani, abona imbere ye hahagaze umugabo ufite inkota. Igice cya 5 umurongo wa 13 baratubwira ngo nuko Yosuwa yegereye Yeriko, yubura amaso abona umuntu uhagaze amwerekeye afite inkota mu ntoki. Yosuwa aramwegera aramubaza ati mbese uri uwo mu bacu cyangwa uri uwo mu babisha bacu? Aramusubiza toya, ahubwo nje none hakubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Yosuwa yikubita hasi yubamye, aramuramya aramubaza ati mutware, jewe umugaragu wawe ntegetse iki? Umugaba w'ingabo z'Uwiteka abwira Yosuwa ati kwetura inkweto mu birenge byawe, kuko aho uhagaze aha ari ahera. Yosuwa abigenza atyo. Haleluya. Urumva hano hariya batubwiye ngo nubwo tugenda nk'abantu, ntabwo turwana nk'abantu, n'intwaro zacu si nk'iz'abantu. Nafashe urugero rwo muri Yosuwa, ko hari n'izindi ngero zo muri Bibiliya nari gufata, ariko nafashe urunguru kuko ni rwo rworoshye cyane, ariko ushobora no kubona izindi nyinshi. Umukozi w'Imana Mose agiye kujya muri Egiputa gukurayo ubwoko bw'Imana, Imana yaramubwiye ati genda ujye kuvana abantu banjye muri Egiputa. Aramubwira ati najyayo nte? Uzi Farawo? Imana iramubaza ngo icyo ufite mu ntoki ni iki? Ati ni inkoni. Ati yikubita hasi, ayinaga imbere y'Uwiteka ihinduka inzoka, ngo imutera ubwoba. Ariko Imana iramubwira ngo none urambura ikiganza ufata iyo nzoka. Ayifashe umurizo irongera ihinduka inkoni.
Imana iramubwira tuzi uburyo jyewe ndwana irahagije. Inkoni y'umushumba yumye, Imana iramubwira ati iyi irahagije kuko intwaro zacu si iz'abantu. Inkoni ya Mose niyo yatwaye yonyine, nta nkota yari afite, nta cumu yari afite. Inkoni ya Mose yayitungaga mu kirere, ijuru izuba rikazima, yayikubita mu mukungugu ugahinduka inda, yayikubita muri Nili igahinduka amaraso, yayitunga ku nyanja itukura igacikamo kabiri. Iyi nkoni ya Mose yayikoza ku rutare rugatanga amazi, kuko intwaro zacu si iz'abantu ariko imbere y'Imana zigira imbaraga. Haleluya. Hari igihe twebwe twicara tukavuga ngo ariko ngo ibi bintu byari ibya kera, ngo ubu twebwe ngo Imana yahinduye gahunda. Ntabwo Imana yigeze ihindura gahunda, ahubwo ni twebwe twagiye muri logique. Twagiye muri logique y'imitekerereze y'abantu. Ibitangaza burya, impamvu ibitangaza bitagikoreka cyane nuko tutabyemera. Abantu bagiye muri logique bakakubwira ati ntabwo ari ngombwa gusengera abarwayi kuko abaganga barahari. Unanabitekereje Imana inabikoze bikaba. Abantu ba mbere babijyaho impaka ni twebwe b'abanyamadini. Bajya bavuga turiya muntu agikuzimu asengera abarwayi bagakira. Uzarebe muri kino gihe abakozi b'Imana bafite imbaraga bose, abantu babashakira impamvu zerekana ko bagomba gukorana n'imyuka y'abadayimoni. Icyo ntabwo gishobora gutuma imbaraga z'Imana zikora. Na Yesu yigeze kujya iwabo ngo avayo nta gitangaza akoze, kuko abantu batamwizeye. Dusigaye twaranyuzwe naho twageze, imbaraga z'Imana ntizikora. Ariko ba Yosuwa, ndagira ngo twige ibintu bigera nko kuri 5 twiga kuri iyi nkuru ya Yosuwa. Ikintu cya mbere, urugamba rwa Yosuwa Imana yarabanje rukura mu maboko ye. Ageze imbere y'Iyeriko afata inkota yazi ko nyine arimo arareba Yeriko, areba ukuntu aho bazanyura barwana, aho bazashyira ibiti buririraho, aho bazapanga iby'amabuye n'ibiki byose. Agiye kubona abona umuntu umuhagaze imbere, aramubwira ati kandi ngo yari afite inkota. Nk'umujenerali wiyubaha, Yosuwa akuramo iyo nkota, araza ati nashaka kukubaza, uri uwo mu bacu cyangwa uje kuturwanya? Marayika agomba kuba n'inkota yatarayikuye mu rwubati. Aramureba ati ariko akagawe wigerezaho, urambaza niba ndi uwo mu banyu cyangwa nje kubarwanya? Ati oya. Urumva ntiyamushubije ngo ndi uwo mu banyu cyangwa ngo amubwire ati ndi uwo uje kubarwanya. Aramubwiye ngo oya, ibyo byombi uvuze nta na kimwe ndicyo, ahubwo genje kubera umugaba ingabo z'Uwiteka. Haleluya. Bivuga ngo Yosuwa agiye kurwana, ariko hari izindi ngabo ziri buze osokuru. We Yosuwa araza kurwana, araza kuyobora ingabo za Isirayeli, ariko marayika w'Uwiteka yoboye ingabo zitegeka ikirere. Haleluya. Nibyo twabonaga ejo, Satani yatwaye 1/3 cy'ingabo zo mu ijuru, ariko Uwiteka asigarana 2/3. Uko byagenda kose umubare wacu niwo munini. Aramuga ati ngewe nje kuba umugabo w'ingabo z'Uwiteka. Yosuwa aravuga ati Yosuwa nanone yumva nabi, yibwira ngo aramubwiye ngo nje kuba umugabo. Aramuga ati none se ko ari wari general ngiye nkoze iki? Aravuga ati ukora ikibanza ukuremo izo nkweto zawe. Ngo Yosuwa akuramo inkweto, ngo yubarara imbere ye, amuha amabwiriza y'uburyo urugamba ruzagenda. Aramuga ati icyambere, ntimuzagombera kurira ziriya nkiki, ziriya zabateye ubwoba ngo bafite imidugudu minini, ntabwo muzagombera kuzurira. Mufate isanduku y'Uwiteka ibajya imbere, mushake abatambyi bazi kuvuza amahembe 7 bagende bavuza amahembe. Bavuza amahembe umunsi wa mbere, muzenguruke urebe ikintu yabategetse, mucecetse, mwambara ubupfukamunwa, muzenguruke mutavuga. Uzi icyatumye Imana ibabwira ngo bazenguruke batavuga? Number 1, iyo bazenguruka bavuga bari kuvuga urucantege. Hari ikintu maze kubona, iyo abantu babumbuye akanwa bakavuga. Yosuwa yari abizi, yigeze kuzana n'abandi gutata kiriya gihugu. Baraza batata igihugu, bagarutse babumbuye akanwa bavuga urucantege. None Imana irababwira ngo noneho muzazenguruke umudugudu mutavuga, ntihazagira ijambo na rimwe
risohoka mu kanwa kayo. Bazenguruka umudugudu bacecetse bambaye agapfukamunwa. Ariko cyari kirimo kuvuga n'iki? Ni amahembe yari ku isanduku y'Uwiteka. Bivuga ngo concentration iri ku Mana. Urusaku ruravaho isanduku y'Imana iri, concentration. N'abari kubabona bagenda bari kuvuga ati ariko nimutubwira ayo mahembe aravugira hehe? Babona abantu bavuza amahembe bakabona bakikije abatambyi batwaye isanduku y'Uwiteka. Haleluya. Isanduku y'Uwiteka barimo kuyitembereza. Biriya bintu bariya bo bashoboraga kubyumva kuko ziriya mana z'abanyamahanga nazo bajyaga bazitwara bakazitembereza. Abaroma bari bafite imana yitwaga Bakristo, ariya bagira ikibitaga Dionizos, yari imana ya divayi. Ku mwero wa divayi Bakristo bayishyiraga mu ngobyi bakayiheka, bakanywa inzoga bagaheza, bagakora iminsi mikuru bitaga bakanare. Muri bakanare byose byari byemewe, bagatembereza imana yawe ya Bakristo. By the way, buriya niho havuye no gutembereza isakaramento, kuko burya isakaramento baritembereza mu mezi inzabibu zeramo. Uzareba iteka ryose iyo batembereza isakaramento bari gihe bari n'amashikashike n'ibindi bintu byose, n'amacunga bayeze n'ibindi bintu byose by'imbuto. Burya abakristo batangiye gutembereza isakaramento basimbura izo karinavari za Bakristo kugira ngo be kujya bazijyamo. Kavuga reka natwe dutembereze isakaramento kugira ngo abakristo be kujya muri iriya minsi mikuru y'abapagani. Rero ibi ngibi bari babimenyereye, kubona imana igenda bayivugiriza amahembe, ingabo ziyikikije. Cyari ikintu cyo kubibutsa ngo uru rugamba si urwanyu, ni urw'Uwiteka. Haleluya. Iminsi 7 bazenguruka Yeriko bacecetse, amahembe abibutsa yuko urugamba, the battle belongs to the Lord. Uru rugamba ni urw'Uwiteka. Amina. Kandi urwo rugamba rufite umushorera, rufite umuyobozi warwo. Kuko buriya Yosuwa nubwo yari ari hasi, kuba yarakuyemo inkweto akemera kwikubita hasi imbere ya marayika w'Uwiteka. By the way, uyu ntabwo yari marayika usanzwe, yari Uwiteka bwite. Niyo mpamvu abaziga teoloji bibabyita teofani, ni imana yaje mu isura y'umuntu. Kuko batangira batubwira ngo Yosuwa yabonye umuntu, sibyo? Umurongo wa 13 abona umuntu uhagaze amwerekeye afite inkota mu ntoki. Bigeze ku murongo wa 15 ngo umugaba w'ingabo z'Uwiteka abwira Yosuwa ati kwetura inkweto zawe. Hanyuma umurongo wa 2 wo mu gice cya 6 ntabwo akiri marayika, ntabwo ahubwo aratubwira ngo Uwiteka abwira Yosuwa ati dore nkugabije Yeriko n'umwami waho n'intwari zawo. Ahindutse imana. Ntabwo marayika ajya ahinduka imana. Aha rero bajya bakubwira ngo iyi ni ishusho ya Yesu ugaragara mu isezerano rya kera, nibyo bita teofani. Kuko hari henshi uzabona azari nka marayika ariko yageraho ngaho bakamwita Uwiteka. N'igihe bajyaga kurimbura Yeriko, Uwiteka yasigaranye na Aburahamu ariko yaje mu isura y'umuntu. Icyo bishaka kutubwira ni iki ngiki: urugamba rwose urwazarwana, number 1, ntuzarwane mu mbaraga zawe. Uzabaza Imana ngo ariko uru rugamba ndimo kurwana. Iri ni ryo somo rya mbere rikomeye. Isezerano ryonyine Imana iha abantu bayiteka ryose irababwira ngo nzaba ndi kumwe nawe. Ngo nuca mu mazi ntazakurengera, nuca mu migezi ntizagutembana, nuca mu muriro ntuzashya. Igisubizo kuko nzaba ndi kumwe nawe. Ntabwo Imana ivuga ngo kuko nzakurengera, kuko uya, irakubwira ngo birahagije yuko mba ndi kumwe nawe. Urugamba rwacu rutangira kuneshwa iyo tugendana n'Imana. Urugamba rw'ibyaha rutangira kuneshwa iyo ugendana na Yesu. Marabyigisha abantu ariko byabananiye kubyumva. Mu bintu bimbabaza nuko nzasaza abantu batarabyumva. Uzi kubwira abantu formule simple, bakavuga ariko mu pastor ibintu bye biba biri compliqué. Bavuga rwose ni iki kiri compliqué kukubwira ko Yesu ari muzima? Hari ikintu kigoye mora? Ntabwo mubyemera ko Yesu ari muzima? None se mwemera ko Yesu ari Imana? None se mwemera ko Imana yanyu ifite amaso ireba? None se niba Imana ireba kandi ikabigukunda,
ikaba ari umubyeyi wawe, kuki utemera ko izakurwanirira intambara? Kuki utemera yuko izakurinda ibyaha? Njye mbwira ikintu kindinda ibyaha cya mbere nta maso y'Imana, nta kuraje nshyiramo, nta nubwo niyigora. Njyewe iyo mbyutse mu gitondo nibutse umutima wanjye ko Imana indeba. Simple. Ibyo wazana imbere yanjye byose sinshobora kujya mu byaha kuko Imana indeba. Njye mbwira abantu hari ibintu ntakora, batari kujya uca bugufi, ntukirate, uriyemera cyane. Ntabwo njyewe niyemera, nemera Imana. Umwami wanjye ndamuzi, nta n'intambara, hari intambara ntajya ndwana. Kuko hariya Pawulo yavuze ngo nubwo turi abantu ntiturwana nk'abantu. Njyewe sinjya ndwana intambara za kamere. Hari ibintu abantu baho mu by'amatiku n'inzangano, izo ntambara sinjya nzirwana. Ariko Pawulo yandikiye abakorinto akabwira ati abantu bamwe bibwira ko turwana intambara za kamere nk'abandi. Oya, njye nshobora kukubwira ibintu uti buriya ntwanaranyanga, nkabwira rye imbere y'Imana sinkwanga. Ibyo nakubwiraga nakubwiraga ukuri. Abantu bakaza bagashoza urugamba, intambara bakazishyushya, kabarwa mureke nze ndibuka ukuntu Imana igiye kurwana uru rugamba. Kandi narayibonye inshuro nyinshi zirwana ikazirangiza. Ntukarwana intambara y'umubiri. Abantu benshi bicayemo hano n'abari n'ahandi, ikintu cyica abantu nuko barwana intambara z'umubiri, bakirwanirira, ugapanga imipango, ukabeshya, ukarimanganya, ukirwanirira, ukagira gute. Ntukarwana intambara y'umubiri. Nuba wakoze ibyaha ujye wihana kuko Imana yakurebaga. Hariho n'umuntu urimanganya agahishahisha, agafindafinda, akagira gute. Ntacyo ushobora gufindafinda iyo ugendana n'Imana. Iyo wabikoze uba wabikoze kandi iba yakubonye. Niyo wabisiba imbere yawe ntibisiba. Jya imbere y'Imana wibwira uti Imana nabyishe. Twe ntiturwana intambara za kamere, ntabwo turwana intambara z'umubiri. Nibyo Pawulo yasobanura akagwerterwa, intwaro zacu si iz'abantu. Nubwo tugenda nk'abantu ariko ntiturwana nk'abantu. Urugamba rwose uzarwana narwo nutangira kwirwanirira uzaba warangije gutsindwa. Nutangira gushaka ingabo zo kukurwanirira Uwiteka ntazazijyamo. Nibyo Uwiteka yabwiye Yosuwa, aramubwira ati no utambara mu ngabo zawe, ndaguha amabwiriza unyumvire, niyo utanyumviye wirwariza. Kandi abantu benshi barirwariza, barangiza bakibaza impamvu batsinzwe, barirwarije. Reka Uwiteka kurwanirira urugamba. Niryo somo rya mbere tuvanamo. Mbere yuko Yosuwa ajya kurwaniye, ariko Imana yabanje kumwereka yuko iri muri urwo rugamba, kandi iramubwira ngo nigiye utanga amabwiriza wowe ukumvira. Abantu benshi bakora ibintu batabajije Imana. Abantu benshi bajya mu bintu batabajije Imana. Abantu benshi bafata ibyemezo batabajije Imana. Ubuzima bwabo barabwigengera, bwamara gusenyuka ngo Mana kuki wantereranye. Wigeze uyibaza? Aho mbaza umudamu umwe muri counseling, ambwira ngo ariko pastor ngo kuki Imana rwose ngo kuntu nayisengaga ngo hanyuma ngo irandeka ngo shaka umugabo ngo. Ndabwira ngo ngiye kubaza ikibazo, tubwirane ukuri. Wigeze uyibaza ngo uyu muhungu ngiye gushaka niba atari we ubu bukubwice? Cyakora yambereye imfura. Arambwira ati isengesho nk'iryo sinari kurisenga. Ndamubwira naho byapfiriye. Uzi yuko buri hari ibintu byinshi tujyamo urimo kubyumva, ukumva ijwi rikubwira ngo wijya muri ibi bintu ukabijyamo. Wamara kubigwamo uti Mana kuki utambwiye? Ryajwi risa ryakubwiraga ngo ni iryande. Hari ibintu byinshi, reka ne gutanga ingero nyinshi kuko jewe buri munsi nirirwa muri case z'ibingi bindi bo kubabwira. Umuntu Imana ikamubwira ntiyumve. Yosuwa, Yesu yari imanukiye mu isura y'umuntu kuko icyo gihe yarataravuka nk'umuntu nyine. Nibyo bita teofani nyine, nuko ni Imana yagaragaye mu isura y'umuntu. Aramubwira ati urugamba si urwawe, tega amatwi nkubwire uko muzarwana. Number 1, intwaro muzarwanisha si iz'abantu. Nta strategy zawe zirimo, wowe uzagende muzenguruka umurwa inshuro imwe musubire mu ngando mucecetse. Hazumvikana iki? Amahembe ahimbaza Uwiteka gusa.
umunsi wa kabiri musubireyo muzenguruke. Ngewe nibwira ko abantu b'Iyeriko babarebaga gateze ba bantu baduteraga ubwoba burya ni nibibuka, ntibarimo gushyiraho ibintu byo kuririraho, ntibarimo no gushaka amabuye yo kudutera, barimo barazenguruka gusa bavuza amahembe. Barumva se biriya byo bizadutera ubwoba? Ariko ku munsi wa karindwi Imana irababwira ngo ku munsi wa karindwi muzazinduke kare, noneho muzenguruke Yeriko karindwi muvuza amahembe. Ku nshuro ya karindwi muzatera akaruru. Bateye akaruru, za ngabo z'Uwiteka zikora akazi, inkike z'Iyeriko zirariduka. Niki cyarituye inkiko z'Iyeriko? Ni za ngabo z'Uwiteka zitagaragarira n'amaso. Haleluya. Biriya ni ibintu abakristo twagombye gusobanukirwa. Hari igihe abasiriya bateye, Elisa yiyicariye arimo gusenga ari mu mwuka. Umugaragu araza aramubwira ati, nyagasani profete, ingabo ziduteye ziratumaze, batugose. Impamvu bari babagose, umva intambara si yacu. Ngo umwami yajyaga gutera, Imana ikabwira Elisa ati, umbwirire umwami w'Isirayeli ngo ejo bazagutegera i Kanombe ntuzaceyo. Bagategera i Kanombe bakavuga ati turamufata miritu. Bagategereza bukira atahageze, bakavuga ati yaciye he? Bati yaciye Kacyiru. Bati niho tuzamutegereje. Bagategera Kacyiru agaca Kanombe. Bugeye umwami w'Isirayeli yamaze gushoberwa aravuga ati nimumbwire mu basirikare banjye bari muri eta majoro, ninde ujya kubwira umwami w'Isirayeli ibyo twavugiye muri aho dutegurira intambara? Umwe aramubwira ati, nyagasani ntabwo bizi bariya abantu bafite Imana imena amabanga. Haleluya. Iyo dukoze conseil de guerre, inama y'urugamba, umuhanuzi witwa Elisa, turangiza gukora inama, imigambi yacu agahita yibwira umwami kandi ataje hano. Intwaro zacu siza abantu. Aravuga ati okay, ubu kugira ngo tuzatsinde ruriya rugamba rero nuko dufata uyu muhanuzi ntazongere gutanga amakuru. Atuma abasirikare b'inkorokoro baragenda baragota. Umugaragu wa Elisa abonye izo ngabo araza aramubwira ati, nyagasani batugose imbere n'inyuma, twaguye mu mutego nk'imbeba, batugose. Aramureba aravuga ati, nta nubwo yamushubije, yirebeye hejuru aravuga ati, mva Mana, humura amaso y'uno mwana abone yuko ingabo ziri mu ruhande rwacu ziruta ziriya zaje kudutera. Haleluya. Ngo ahumuye amaso abona aho batuye hagoswe n'amagare y'umuriro. Haleluya. Icyo nicyo kintu cyiza cyo kugendana n'Uwiteka. Ariko mwazanye Imana mu rugo iwanyu, amagare y'umuriro, kuko burya Imana ije izana na escort. Haleluya. Iyi Imana ituye iwawe guaranteed. Ariko mwari mwabona Perezida wa Repubulika iyo yabigiye gusura ahantu, burya ni ahantu haba hari secure. Uzi neza ko nka Perezida azaza i Kanombe cyangwa gusura nk'umurenge runaka ejo, ushatse wajya kwirarirayo ukarara unakinguye inzu yawe, kuko nta mujuru uzahatambagira, hari security. Iyi Imana yaje, ingabo z'ijuru ziraza zigakora security secured. Iyo ugendana n'Imana mu nzira, burya escort ziba zikuriho, ntabwo abantu babimenya ko zihari. Ariko iyi Imana ije ntabwo iza yonyine, uretse ko n'ubundi irihagije. Ariko burya bw'Imana ngo Mana rero tugiye kuryama utubere maso, irakuvuga ati sawa, ubwo wampaye runo rugo ngo ndurinde, I will be awake, ndarara ndi maso. Burya niba azanakwiba Imana iri maso, burya niba yabiretse ngo bigende bisimbure, burakikaguha ibirenzeho. Niko Imana yacu imeze. Ntuzahangayike. Baraza bakakwiba televiziyo ikakuzanira nini kurutaho. Umwesikoro yigeze kunyiba amafaranga, kunyeskoroka amafaranga, namubwira ntiburize icyo wakoze. Ntiyo ushaka ko urutoki rubyibuha urarwicira, ntiburiya warwiciye, Imana igiye kumumugisha, kandi nyuma yaho ko Imana yarabikoze. Kuko dufite Imana. Imana nireka umuntu akaza akakweskoroka, kandi wewe rwose wabikoze n'umutima mwiza. Uzi umuntu ukubeshya akakweskoroka rwose ukagira impuhwe nyinshi, uwo yarabanje ashyira mu kintu cy'impuhwe nyinshi. Turabanza tuba inshuti,
arangije nkubita urupacu ariko rwiza, bien calculé, mathématique, ndamuha ndamwongera ariko buriya hanyuma mbaza Imana rero, Imana kuki wemeye ko biriya bimbaho? Irambwira ngo no ngo c'est l'affaire du bon Dieu, ngo biriya ni ibyanjye bimparire, ngo we nzaguha ndi. Cyane ko yatwaye mu gihe kibi muri corona, muri covid, neza rwose irandemera. Buriya rero kambabwire, mu gihe cy'Imana igiturwanirira, kuko Elisa yahumuye amaso, Imana yahumuye amaso y'umugaragu wa Elisa, abona ingabo zibakikije, nawe aratuza. Za ngabo ziraza zije kubafata. Elisa arazibwira ati murashaka nde? Ati turashaka umugabo witwa Elisa. Ati ntabwo ari hano, muze njye kubereka aho ari. Arabatwara n'ibwami i Samariya. Bwira Imana ati bahumura amaso barebe. Bahumuye amaso basanga bageze ibwami kwaduye hagati mu nkambi, bagoswe n'abasirikare bafite inkota. Umwami w'Abisirayeli aramubwira ngo tubakubita inkota, turakubita inkota abantu Uwiteka yafashe, bagaburire ubaha ibyo kurya n'ibyo kunywa, kuko intwaro zacu si nk'iz'abantu, twe ntidukubita inkota, bagaburira niburangiza ubareke batahe. Haleluya. Buriya niyo mpamvu iyo Yesu atubwiye ngo umwanzi wawe nasonza ujye umugaburira, ntabwo izari intwaro z'abantu. Ubundi intwaro z'abantu ziravuga ngo umwanzi wawe nasonza ujye umwicisha inzara, niyambara ubusa n'utwo yarasigaranye ujye ututwika, umwumvishe, umwereke, umwitura ibyo yagukoreye. Ariko akavuga atoya, intwaro zacu si nk'iz'abantu. Umuntu nakuvuma ujye umusabira umugisha, ko twebwe ntiturwana nk'abantu, intwaro zacu si nk'iz'abantu. Iyo umuvumye uba ukoreye muri kamere, Pawulo akavuga nubwo batubona twe ntitugendera muri kamere, utuvumye tumusabira umugisha, utubeshyeye tumuvuga neza. Haleluya. Iyo bakwambuye ntiwiheba, rawuti ibyo byose mushibuso, Uwiteka wari warabimpaye azamba ibindi. Uwiteka yari yarampaye, Uwiteka arishubije, Uwiteka himbazwa. Siko Yobu yavuze. Haleluya. Kuko intwaro zacu si nk'iz'abantu, ngo ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gukubita hasi ibihome. Reka njye ku kintu gikurikiyeho. Imana yabwiye Yesu ngo uyu mudugudu muza, kuki yasabye ko bawuzenguruka karindwi? Hari ibintu bizikubita hasi ari uko bitinzeho, hari ibintu uzasengera ubone ntibigenda. Umva iki giseke, hari ibyifuzo nashyizemo, nanjye regashyiramo. Buriya rero mubona mushyiramo ibyifuzo mukagira ngo ni mwebwe mwenyine, nanjye nshyiramo. Ejo bundi tujya gushyiramo ibyifuzo bishya. Ubundi iyo umwaka urangiye, ibyifuzo by'ibigugu ndabijyana nigiye ubyitwikira, nkabitwika nkareba bizamuka, nkavuga Romana, uyu mwotsi uzamutse uvuga iherezo ry'ibi byifuzo byari biri muri iki giseke. Haleluya. Nanjye udupapuro, hari agapapuro nanditse umwaka ushize nkashyiramo. Hanyuma ejo bundi, ejo mbona igisubizo cy'ikintu maze imyaka, ariko mvuze imyaka ni imyaka igera ku 8 nsengera. Jewe rero burya gutanga ubuhamya sinya nkunda kubikora, ariko iyo ntangiye gutanga ubuhamya hari igihe nubwo nzana amarira mu maso, kavuga Imana iki kintu uragikoze. Imyaka 8 nsengera ikintu. Hanyuma ejo nyuma yo gutwika ibyifuzo by'umwaka ushize, cya kintu cyashubijwe. Buriya rero hari ibintu bizagusaba kuzenguruka Yeriko karindwi, ndetse igihe wenda gusubizwa bikagusaba kuyizenguruka karindwi inshuro, kayizenguruka inshuro 7 mu munsi umwe, intensive, ukongera umurego. Hari igihe hariya kuri za ministeri habaga ikintu cy'ikinyoni. Murakibuka ikinyoni cyabaga gifite umutwe w'umugore,
irya ni imana yo muri Egiputa yitwa Ba, yari imana y'urupfu. Noneho buriya iriya nyoni nayangaga urwango, abanyegiputa kuki bagiye kuduha bakaduha imana y'urupfu. Noneho abibuka neza muri 99 dusoza umwaka tugana mu 2000, tuhabure hari abantu dushaje ariko twari tukiri insoresore icyo gihe, twaragiye tuzenguruka icyo kinyoni turi benshi, abanyegiputa baraza n'abandi bakagira ngo tugiye kukimena, ariko twari twavuze ngo turakizenguruka 7 tugiha mandat d'eviction. Mandat d'eviction ni yindi baguha bavuga ngo sohoka mu nzu y'abandi, tugiye guha mandat d'eviction iki kigirwama. Turakizenguruka 1, turakizenguruka 2, tugeze nko kuri 4 tubona abapolisi baraje, baraza bati muva hangaha. Turahava nyine kuko twagombaga kumvira amabwiriza, twikorera amarishe tuza kuri stade niho igiterane cyabereye. Abibuka neza ni naho nijoro na discours ya President Bizimungu niho yayikoreye, twaraye mu masengesho hano kuri stade. Ariko turavuga kiriya kinyoni twakirukanye tu bibaye aho ngaho. Hanyuma haciyeho imyaka, ariko jewe najyaga mpora njyayo ko navuze mutwirukanye turi benshi ariko ntimuzanyirukana ndi jyenyine. Agenda nkafata imodoka nkazenguruka hariya muri rompo, nkinyuza hirya no hino, nkazenguruka 7 ngo nva wakinyoni we warupfwe, narakwirukanye kandi nzanezerwa umunsi nzabona wagiye. Mu 2004 nari ndi muri Malaysia muri semina twari twagiyemo, numva madame arantelefoni arambwira ngo haleluya. Ni kubera iki? Ngo cya kinyoni ngo cyajyanye n'amasashe, ngo perezida yagiye muntu uza mu muganda wo kwirukana amasashe, ngo n'ikinyoni cyagiye. Ndavuga ni cyagiye tu. Buriya rero ikintu cyose ujye wizera Imana ugicaneho umuriro tu, kuko intwaro zacu si nk'iz'abantu, ariko ngo ku Mana zigira imbaraga zo gukubita hasi ibihome byose. Hari ibintu biba byarigize kabutindi sha, nababwira ibintu nagiye nsengera nkabimaraho imyaka nkabona byikubise hasi, ariko rimwe na rimwe umuntu yanga kubivuga kugira ngo batazanga, ariko hari abantu baba barimo gukabya inkuru, barimo kugira gute. Ariko burya ikintu wazengurukije amasengesho ujye wizera ko kizikubita hasi. Hari umunsi Imana izagikurura igishyire hasi, kuko intwaro zacu si iz'abantu. Yosuwa yazengurutse umudugudu ukomeye ufite inkike zikomeye, arazizenguruka n'abasirikare be barazenguruka inshuro imwe nta cyabaye, bazenguruka umunsi wa 2 ntihagira ikiba, bazenguruka umunsi wa 3 ntihagira ikiba, bazenguruka umunsi wa 4 ntihagira ikiba, bazenguruka umunsi wa 5 ntihagira ikiba, bazenguruka wa 6 ntihagira ikiba, umunsi wa 7 bazenguruka 7 nta kiba, ku mucuro ya 7 inkike zirahirima. Ntuzacika intege urimo gusenga. Haleluya. Kuko intwaro zacu si iz'abantu, ariko ku Mana ngo zigira imbaraga zo gukubita hasi ibihome byose. Umuntu azarware umusengere, nubona adapfuye burya hari Imana ibirimo gukora. Kuko Imana yo igira igihe cyayo yagennye, kandi kirya gihe umara urimo kuzenguruka Yeriko hari amasomo uba urimo kwiga. Yewe hari isomo nize rikomeye cyane, iyo nsengeye ikintu kigatinda hari ibintu Imana ibirimo gukora, kandi iyo imaze kubikora ibikorera rimwe bikazana n'ibisubizo bindi byinshi. Haleluya. Nibyo rero Paulo yavuga ati buriya twebwe nubwo tugenda nk'abantu, intwaro zacu si iz'abantu. Amina. Iteka ryose niwibuka Yeriko, nabaha n'izindi ngero, rega buriya hari ingero nyinshi za kiriya kintu. Eliya yagiye ku musozi wa Karumeli ahangana n'abahanuzi ba Bayali n'abashera bamurutaga ubwinshi, bari 850. Afunga ikirere hasigaye, bahamagara Bayali ntiyitaba, ariko yakuruye rimwe gusa, umuriro uramanuka. Arangije aragenda yicara hejuru y'umusozi asengera imvura. Arasenga bwa mbere, arakurura, abwira umugaragu ati ndebera. Inshuro ya mbere arazaramubwira ati nta kintu kirimo rwose, igicu nta, ijuru riracyari bleu. Asubira yarongera arasenga inshuro ya 2, aramubwira ati subirayo urebe.
araza aravuga ati noneho ryarushijeho kuba bure, wagira ngo warikubuye. Agira gatatu, agira kane, agira gatanu, agira gatandatu, ku bwa karindwi ngo aramubwiye ngo mbonye agacu kangana n'ikiganza cy'umuntu gaturuka hejuru y'inyanja. Aravuga ati genda umbwire Rahabu ngo cebura, kuko agiye kongera kururerindi rimwe imvura ihitigwa impangukana. Hari ibintu tuzasengera tubigereho tuzengurutse Yeriko karindwi ku munsi wa karindwi, ndetse tuyizenguruke karindwi kandi, kuko intwaro zacu si iz'abantu, ariko ku Mana zigira imbaraga zo gukubita hasi ibihome. Sinzi ibihome bikuri imbere, sinzi ibyananiranye ufite mu buzima bwawe, sinzi ibyananiranye ufite mu rugo rwawe, sinzi ibyananiranye ufite mu kazi kawe, sinzi ibyananiranye mu bana bawe, cyangwa hari ikintu kimwe nzi, intwaro zacu si iz'abantu, ariko ku Mana zigira imbaraga zo gukubita hasi ibihome. Haleluya. Ariko ibihome bya mbere bigomba kubanza kuriduka biri muri twebwe imbere. Ibihome bya mbere Satani yabyubatse muri twebwe. Ibihome bya mbere biba muri twebwe, kuko igihome cya mbere Satani yubaka ni nicyo cyo kutizera, ukirwanirira, ukarwana muri, wari kuza abantu barwana muri kamere. Ye baba we, abantu bagendera muri kamere. Twebwe rero uko tugenda dusaza, reka mbwira bari muri twebwe bagenda bakurana, ko nanjye sigaye rego ubu ngubu utani bahamagara intwari z'itorero babandi bahejuru ya 65 bamwe bakorera iminsi mikuru, nanjye nzajya mba ndimo. Ushobora kubyemera, najyaga nkorera abandi umunsi mukuru, none ubu ngubu nanjye umwaka utanza abandi mu nyine niba tumira abo hejuru ya 65 nzaba ndi mu ntwari z'itorero, nanjye barimo kunyakira, turimo kurya amadegede n'ibihaza. Ariko reka mbabwire ikintu kimwe, buri uko tugenda dusaza kamere irushaho kugira imbaraga. Mureke mu busaza bwacu n'ubukecuru twe kujya turwana intambara za kamere. Mbona abakecuru, mujye mubona kuri YouTube muri no minsi abakecuru barabibasiye, abakecuru n'abakazana babo, ndako kuri za TikTok, abakecuru n'abakazana babo, ukabona umukecuru arwana n'umukazana barwanira kwicara mu mwanya w'imbere, undi bararwanira kugaburira umuhungu. Abani karabaye barimo bararwana intambara za kamere. Twebwe intambara zacu si iz'abantu. Haleluya. Intambara zacu si iz'abantu, ariko imbere y'Imana zigira imbaraga zo gukubita hasi ibihome. Ibihome bya mbere Satani abyubaka muri twebwe. Niyo mpamvu Paulo, ngiye gusoza, Paulo yarababwiye ngo twebwe dukubita hasi ikintu cyose. Murongo wa 5, dukubita hasi impaka n'ikintu cyose kikiri hejuru kurwanya Imana, dufatamira ibitekerezwa mu mitima y'abantu. Jya ubanza ufatemira ibitekerezwa mu mutima wawe, ubigomororere Kristo, kuko ibihome bya mbere bigomba kubanza gusenyuka biri muri twebwe. Burya kugira ngo Imana izagukoreshe ikorane nawe, hari ibyo igomba kubanza gusenya muri wowe. Uzi buriya abantu twize dufite ibipapuro byinshi, uzi ibihome biba biri muri twebwe. Ibihome usanga umuntu kabisa arakubwira ati ye mfite PhD, mfite masters, ko ari igihome. Kiriya gihome kiragoye kugisohokamo. Hari ibihome byinshi biri muri twebwe bigomba kubanza bigasenyuka. Banza ubirebe, hanyuma yo kujya urwana nk'abantu, kuko intwaro zacu si nk'iz'abantu, ariko intwaro zacu imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome. Reka turangirize kuri izi ntwaro z'abakristo. Paulo yandikiye Abefeso arababwira, izo muzisome mu gice cya 6 cy'Abefeso, singiye kuzisoma kuva ku gice cya, ndazibabwira mu magambo nibwo muzumva neza. Arababwira ngo mutware intwaro z'Imana, kuko twamaze kubona ko intwaro zacu atari iz'abantu, ariko ziriya ntwaro turwanisha zikora zite. Dufite intwaro 7, buriya nkunda umubare 7 ko ni umubare w'Imana. Dufite intwaro 7 tugomba kumenya gukoresha kugira ngo turwane mu buryo bw'Imana. Amen. Abefeso 6 kuva ku murongo wa 14 ni naho batangira kuzivuga. Aravuga ngo mutware agakiza kaba ingofero. Agakiza, kuki agakiza bakagira ingofero? Ni biriya tubonye Paulo avuga ngo dukubita hasi ibitekerezwa mu mitima tukabigomororera Kristo. Burya agakiza, iyo ushyize agakiza mu bitekerezo byawe,
agakiza ugatekereza nk'umuntu ukijijwe, aho gutekereza nk'umuntu wize, aho gutekereza nk'umuntu wishoboye, aho gutekereza ugatekereza nk'umuntu ukijijwe. Agakiza kakaba ingofero. Bigora Satani kukurwanya iyo utakirwanirira. Yivuze ngo yewe ndi umugaragu w'Uwiteka, Uwiteka azandwanirira kuko ndi umwana w'Imana. Mutwara agakiza kaba ingofero, gakosora imitekerereze, mutekereze nk'abantu bakijijwe. Haleluya. Ahandi hantu Satani arwana urugamba rukomeye cyane. Icyambere rabanza katubibamo ibitekerezo bye, ariko bisanze abantu bajya kubwira ngo umuntu yankoze mu bwonko. Ngabwira ntwara agakiza nk'ingofero. Nuba wambaye ingofero, ujye ubona abantu bagiye kuri za shansiye aho bubaka bambara ingofero kugira ngo nihagira n'ikikubita ku mutwe atagira icyabo. Nta kizagukora mu bwonko wambaye agakiza, utwaye agakiza nk'ingofero, kuko ibitekerezo byose bazazana bizasanga uri protected. Babwira utari ibyo mumbwira, ngiye mfite ntwaye agakiza nk'ingofero. Ibyo Satani umbwira sinshobora kubikora kuko nambaye agakiza nk'ingofero. Haleluya. Ahandi hakabiri Satani aduterera ni umutima wicira urubanza. Umva mbabwire, nasengeye abantu benshi batari bamenya gutwara gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Kuko igituza, ubundi abantu bazi ko umutima uba mu gituza. Umutima wacu, emotions, buriya abantu benshi babana umutima ubacira urubanza. Intege nkeya bazikura mu mutima ubacira urubanza. Nabaha ingero n'ingero. Hano nkunda kubaha urugero ko izo mba nzishyira kure kugira ngo abantu batibonamo. Twigeze kujya kubwiriza muri Kenya. Umugabo umwe mu gihe cy'intambara y'abamawumawu muri independence ya Kenya, yari akiri umusore, babatuma gusenya ferme y'umuzungu. Baragenda bagezeyo, abazungu babaga bafite imbunda. Umukobwa wakoreraga uwo muzungu arababona. Ababonye baramubwira turiya mukobwa ubwo yatubonye, wowe genda umunige, umekinge sure ko yapfuye kugira ngo ataza kutuvuga. Muri iriya system y'abaroberi, order ni order. Aramutwara. Umukobwa agenda amuhendahinasha, wambabariye ntunyice rwose, basi mpambira unzirike mujye gukora ibyo mwaje gukora. Ariko ikibazo yari afite, yagombaga gutanga ripoti ko umukobwa yapfuye kandi yamuhambye. Arengaho aramwica. Byabaye muri 52. Icyo giterane twagikoze muri za 98. Umugabo arazarambwira ati umva, mfite ijwi ryanze guceceka muri jewe. Y'umukobwa uharambwira ngo unyiciye iki. Ndasenga narakijijwe ariko nananiwe gucecekesha iryo jwi. Ndamubwira nti nuko ari we wagerageje kuricecekesha. Intwaro turwanisha si izacu, amaraso ya Yesu atwezaho ibyaha byose. Kandi amaraso ya Yesu ashobora gucecekesha andi maraso yose. Murambika biganza ndamusengera. Arambwira ati sinigeze mbitekereza nyo, kandi ndumva nduhutse koko. Undi munsi twari turimo kubwiriza muri Ghana, Accra. Umukobwa yari yarakuyemo inda. Arambwira ati jewe ni iteka ryose iyo ntekereje, ati nakuyemo inda, ati nkanguka batarakuraho amaraso ayo yari yavuye nyine bamukuramo inda n'umwana n'ibindi byose. Ati iteka ryose mbona ayo maraso nkumva ari amaraso y'umwana wanjye, atakambwira ngo ntabwo uzajya mu ijuru kubw'aya maraso. Ndabwira nti amaraso ya Yesu avuga imbabazi, kandi nubyemera urababarirwa. Buriya rero ikintu intwaro ikomeye ya mbere ya Satani ni ukudushinja ibyaha n'ibyo twihanye. Mporana n'abantu, mporana n'abagabo bahemukiye abagore, mporana n'abagore bahemukiye abagabo, bakubwira ati nananiwe kwibabarira. Nkambwira nyine niwe wananiwe kwibabarira, ariko iyo watuye ibyaha Imana irakubabarira, ariko ikakubwira ngo ntuzabisubiremo. Noneho ukajya ugenda wambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, ukavuga ngo ubwo umutima wanjye utancira urubanza ndatinyuka. Niko Paulo yanditse. Imbaraga zacu ziva mu mutima uticira urubanza, ukamenya ngo narababariwe ubwo amaraso ya Yesu yantwikiriye, mfite courage,
ndi protected. Hari abantu bakwira ngo menya ariyo mpamvu ngo n'ibyifuzo byanjye bidasubizwa ngo nuko. Ntabwo Imana izigera yanga gusubiza ibyifuzo byawe, kuko iravuga ngo igushiriza imvura ababi n'abeza. Niyo waba warakoze icyaha cyose uzihana, Imana irakibabarira ariko ntuzagisubiremo. Niyo mpamvu Yesu yajyaga abwira abantu akabwira ngo genda ariko ntuzasubireyo. Haleluya. Ibyaha wakoze kera ukabyihana, izere ko wabibabariwe. Ujye ugenda wambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Haleluya. Ngo wambare umukandara. Ariko kina ni ibi bibiri tuvuyeho ni very essential, kuko abantu benshi bananirwa kwibabarira ariko ubundi bakananirwa no kubabarira abandi. Kuko kimwe mu bintu Satana, kimwe mu bihome bikomeye Satana ajya afungiramo abantu ni bitterness, umuzi wo gusharira. Ukajya uvuga ngo uriya muntu ngo yarampemukiye iteka ryose, akaba ari byo uririmba. Buri gihe watangiye kugira umuzi wo gusharira ugira intege nke, kuko aho kugira ngo ubone ibyiza uhora ureba ibibi. Kandi namwe mwicayemo hano mwese, ubu wazana icyuma gipima umuzi wo gusharira watangazwa n'abantu bicayemo hano. Hari abagore bahemukiwe n'abagabo, hari abagabo bahemukiwe n'abagore, hari abana bahemukiwe n'ababyeyi, hari abana babajwe nuko ababyeyi babo batumvikana. Hari imizi yo gusharira y'uburyo bwose yuzuye hano. Ariko niba mushaka kurwana urugamba, nta nkomere ijya kuri front, nta nkomere irwana urugamba. Iyo ukomeretse ujya muri sikibe bakabanza bakakomora. Mwambare gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Haleluya. Hanyuma ya gatatu agatubwira ngo mukenyere ukuri nk'umukandara. Mugendere mukuri, ibintu by'ibinyoma, ibintu by'amanyanga, ibintu byo kubeshya nabyo bibatera intege nke. Reka nihute. Intwaro ya kane ikomeye cyane ngo mutware kwizera nk'ingabo. Iyo Satani akurasha imyamba akakubwira ati wowe nayo umuyenzi ntuzayikamira, n'ababyeyi bawe barabikubwiye ko rwose uzapfura imbwa ntaho uzigeza, ujye ubabwira ngo mfite kwizera, Uwiteka wandemye afite ubuzima bwanjye mu biganza bye, uhagarike iyo myambi. Nuyongera karasi yindi utege. Ingabo yo kwizera yubakwa n'amasezerano Imana yatuvuzeho. Nzabana nawe, nzakugirira neza, umukiranitsi ntazigera arikwa, umwana we ntazigera asabiriza ibyo kurya. Ibintu byose iyo utangiye kugendera mu masezerano y'Imana, kwizera kwawe kurakomera. Niyo turwanisha urugamba ugatwara kwizera nk'ingabo. Satani yarasa umwamba turapfuye, ubuzima bwanjye buri mu biganza by'Uwiteka, ntawe ushobora kubikuramo. Ati ndakurahiye noneho barakurangije, ati ntushobora kundangiza, Uwiteka ari we mwungeri wanjye. Ntabwo iteka ryose ukagenda urwanisha kwizera nk'ingabo. Amina. Hanyuma warangiza rero kugira ngo ibyo byose bidahagarara, ngo mukwete inkweto arizo mwete wo kuvuga ubutumwa bwiza. Kuko buryo iyo ugenda uri mu murimo w'Imana, Satani ntabwo inyoni iguruka ntibashobora kuyirasa biboroheye, kubera ko iyo urimo kugenda ukorera Imana uba urimo gusengera imbaraga. Burya abantu bajya mu byaha n'abantu badafite icyo bakorera Imana. Iyo udakorera Imana, Satani agushakira ibiraka. Iyo wibereye mu murimo w'Imana uri very busy. Jewe nabimenye mfite imyaka 25 nasezeye ku byaha uwo munsi, ndavuga numva rero ngubwire Satani ntuzongere kwirirwa unzana imbere abagore n'ibiki byose, kuko ubu ngubu giye ndimo ndashaka imbaraga ziruta izo nari mfite. Ndashaka kuzasaza ndi mu mbaraga, ntabwo nshaka kuzasaza nka Samusoni baranyogoshe ngenda. Oya, barankuyemo amaso. Oya, ukajya ugenda udakabakaba, ukajya ugenda utahuna, utagenda. Kubera iki? Kubera yuko ufite umugambi wo kongererwa imbaraga. Ukavuga ngo no mu busaza nzaba mfite amakakama n'itoto. Haleluya. Nkunda ayo magambo ngo abatewe mu bikari by'Uwiteka ngo bazashisha nk'imikindo, ngo no mu busaza bazagira amakakama n'itoto, ngo bazagumya kwera. Haleluya. Ukavuga ngo ngewe ngambiriye ko no mu busaza nzaba nyirimo no kwera imbuto, mfite ziri, mfite umwete w'ubutumwa bwiza. None warangiza akavuga ngo hari intware ebyiri tugomba gutwara, nizo ndangirijeho, nizo turwanisha, offensive weapons. Ngo mutware inkota y'umwuka, ariyo jambo ry'Imana. Buriya abasirikare barashisha imbunda, bakora imyitozo myinshi yo kumenya kudahusha. Ariko burya abarebye amafilime y'inkota za kera birirwaga biyanterena gukoresha inkota, akamara amasaha
yiga gukoresha inkota ye. Ariko twebwe inkota zacu zaragimbye. Abantu benshi ntibasoma Bibiliya, ijambo ry'Imana ntaryo bafite, baraho gusa. Mutwara inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana, kuko Satani araza yatera ikintu ukamubwira uti hoya Satani byanditswe ngo, yakongera uti handitswe ngo, yagera akavuga atoya uyu nguyu arakanganye mu muhungi, mwigire ntimwamushobora. Burya hari abantu Satani atinya kuko batwara inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Ariko noneho hari abandi atinya kurushaho kuko basengesha umwuka mu buryo bwose bwo gusenga. Burya umva, iri jambo ry'Imana ushobora kubwiriza umuntu akambwira ati rekeraho sinshaka kukumva, ariko ushobora kumbwira ngo ntushaka kunyumva iyo napfukamye nkasenga, ushobora kuguhindisha umushitsi. Kuko nshobora kugusengera ubishaka utabishaka, nshobora kugusengera ncecetse, nshobora kugusengera mvuga, nshobora kugusengera ngenda, nshobora kugusengera aho ndi hose, kandi amasengesho yanjye akakugiraho umusaruro. Musengesha umwuka mu buryo bwose bwo gusenga. Mutware intwaro zose z'Imana, twambarira urugamba, tujye kubohoza abo Satani atwaza igitugu. Haleluya. Iki rero nicyo tugomba kubanza kumva kugira ngo tuzaba abakristo b'imbaraga, tuzaba abakristo Imana ikoresha. Nuko tubanza tugasobanukirwa ngo urugamba rwacu rufite umugaba. Iyo tugiye ku rugamba niho tujya imbere, kandi yaranesheje. Kera ntabwo nkihura n'abadayimoni benshi, sinzi aho bagiye. Ngira ngo mu gipastori ntabwo abadayimoni bagaragara. Tukiba mwivuga ubutumwa nabonaga abadayimoni. Twajyaga kuri stade watangira kubwiriza ukabona amadayimoni. Umenya mu rusengero burya bari comfortable. Nta nususu nuko badahara, ahubwo mu rusengero bagomba kuba barahabonye ubuturo, bari very comfortable. Cyane cyane ko kenshi iyo twajyaga mu ivuga butumwa twafataga amasengesho tukabanza tugasengera ubutumwa, tugasengera icyumweru tugiye kumara. Naho ubu ngubu ni kama kawaida. N'amadayimoni ashobora kuza akicara akiyumvira ubutumwa, akikorera imirimo. Nimujya mubona wicara hano ejo bibye telefone, ubwo amadayimoni twari turimo kubwiriza yicayemo hano arimo gucunga uko ari bwire telefone y'umuntu. By the way, nabonye ubu mujye mucunga amatelefone yanyu. Hari rero abantu b'abagore b'abadamu b'abana beza agira aricyo agafasha telefone, wajya kwireba ukayibura. Mujye mucunga telefone zanyu hano. Iyo twateranye mu biterane nk'ibi ngibi, nabo kwa Satani baza gushengerera bakaba comfortable. Ariko reka mbabwire ikintu kimwe, buri iyo dufite imbaraga, ikintu cya mbere gitera ubwoba Satani, nubona umuntu ufite umudayimoni uzamubwira uti vuga izina rya Yesu, ntashobora no kubumbura akanwa ngo avuge. Ikintu cya mbere kizakubwira ko harimo umudayimoni, ntashobora kuvuga izina rya Yesu. Nubona ubwiye umuntu uti vuga izina rya Yesu ukabona yanze, imenya ngo harimo umudayimoni. Ese harimo amadayimoni amwe azi ubwenge, umubwira akabidodora, ariko yarangiza agakomeza kinangira kuvuga ati apureto kuvuga izina rya Yesu reka ndivuge, ko batari bunyirukane se. Ariko iyo wamaze guhamagara Yesu kamwe tumva rero Yesu tugiye kurwana n'uyu mudayimoni, kamutuwa wa rescue, imbaraga zirakora kuko dufite urugamba rufite umujenerali uruyoboye. Yeri kujya kwikubita hasi, Uwiteka yarizi yabwira Yesu amuha strategy zo gutsinda urugamba. Reka tubanze duhamagara Imana izirwanane natwe. Sinzi ibihome biri imbere yawe, sinzi za Yeriko zananiranye mu buzima bwawe, sinzi za Yeriko zananiranye mu rugo rwawe. Hari za Yeriko nyinshi zuzuye kiriya giseke. Ndenda kubabwira hari imwe yikubise hasi ejo bundi, kandi yari duhangayitse. Yikubita hasi yari kwirahirima. Dushima Imana. Myaka 7 shyira mu giseke. Shyira mu giseke nkariko Mana. Ntabwo ndi bitangiye ubuhamya, buri hari umunsi wabyo. Shyira giseke ukazana icyifuzo umwaka umwe, cyongera mu ndi mwaka wa 2, shyira mu mwaka wa 3. Harimo bamwe nanjye njya mbibona nkavuga ntabaduhuje ibibazo kuko hariho bimwe écriture zimwe maze kuzimenya. Abana ariko umenye Yeriko iki igihari tu. Ariko buri hari umunsi muzatanga ishimwe. Muhaguruke dusenge Imana. Ariko niba wicayemo hano, kwari igihe tubwiriza gutya, Imana ikabirimo kukubwira ikakubwira ngo ariko wowe hari ibintu by'ibiyeriko biri muri wowe bigomba kuriduka.
hari ibintu bitse ugomba gupakurura bikavamo, hari ingingimira, hari imijinya, hari amashyari, ibyo byose bigomba kubanza bikavamo, hanyuma warangiza ukarwana urugamba kugira ngo Imana irwanirire. Yosuwa yabanje gukuramo inkweto, mukweture imbere y'Uwiteka, hanyuma Imana iturwanirire. Kandi niba wicayemo hano nawe umeze nka bariya abantu nababwiraga, ufite ibintu ujya wiciraho urubanza, umenye ko Uwiteka yiteguye kukubabarira icyo gihoma akagisenya muri wowe. Niba ufite abantu wananiwe kubabarira, icyo gihoma uyu munsi ugisige ahangaha kugira ngo ugendane gukiranuka mu mutima wawe, kuko dutangira kubona imbaraga iyo tugenze nk'uko Imana yavuze. Muzareba ahantu hose Yesu yigishije kugusenga, arangiza avuga ngo mwene so niba afite icyo mupfa ugende umusabe imbabazi, niba nawe hari icyo yagukoreye umubabarire, kugira ngo ubone imbaraga. Hari umuntu utazi gutakira Imana ngo ayibwire ngo Mana uduhe ibyo dukena. Aha rero niho tugiye kubona ikintu gikomeye cyane. Ndagira ngo tubanze dusome amagambo amwe dusanga muri Matayo. Noneho turasoma muri Matayo ibice 6. Turahera ku murongo wa 25. Haravuga ngo nicyo gitumye mbabwira nti ntimukiganyire ngo mutekereze ubugingo muti tuzarya iki, cyangwa muti tuzanywa iki. Ntimwiganyire ngo mutekereze iby'umubiri wanyu ngo tuzambara iki. Mbese ubugingo ntiburuta ibyo kurya, umubiri nturuta imyambaro? Nimurebe ibiguruka mu kirere, ntibibiba, ntibisarura, ntibihunika mu bigega, kandi so mu ijuru arabigaburira nabyo. Mwebwe se ntimubiruta cyane? Ninde muri mwe wiganyira wabasha kwiyunguraho umukono umwe? None se ikibaganyisha imyambaro ni iki? Mutekereze uburabyo bwo mu gasozi uko bumera, ntibugira umurimo, ntibuboha imyenda. Kandi ndababwira yuko Salomo mu bwiza bwe bwose atarimbaga nk'akarabyo kamwe ko muri ubu. Ariko Imana ubwo yambika ubwatsi bwo mu gasozi ityo buriho none ejo bakabujugunya mu muriro, ntizarushaho kubambika mwabafite kwizera gukimwe? Nuko ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki, cyangwa ngo tuzanywa iki, cyangwa ngo tuzambara iki, kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi so wo mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Ntimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko abejo baziganyira iby'ejo. Umunsi wose ukwiranye n'ibibi byaho. Haleluya. Aya magambo namwe mu magambo dukunze gusoma kenshi, ariko ntabwo tujya tuyatekereza nk'amagambo ajyanye no gusenga, kuko hano turigamo ibintu byinshi. Yesu yaravuze ngo nimujya gusenga mujye musenga muvuge ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, uduhe none ifunguro ry'uyu munsi, cyangwa uduhe none ibyo dukena byose. Haleluya. Ibi rero kubitekerezaho cyane, umuntu ashobora no gutekereza nk'uko natangiye mvuga, akavuga ati ariko se ibyo hari utabizi? Ubu hari umuntu utazi gusengera ibibazo bye? Buri iyi ntego y'Imana mu gusenga ntabwo ari ukuduha ibisubizo by'ibyo twasengeye, ni ukuduhindura. Haleluya. Abantu bamwe mujya mwumva babivuga ko rwose ngo ubundi ngo ni ngombwa gusenga, ngo ubundi hari icyo nshobora kubwira Imana sitazi ngo ntibibizi. Yes, Imana irabizi, ariko burya igituma tuyijyaho tukayisanga nuko ibishaka ngo duhindure imirebere yacu, ibyo bita outlook, uko tubona ibintu, ihindure imitekerereze yacu, kuko nibwo tuzashobora kubaho neza. Haleluya. Urumva iyo ugiye ugasengera ikibazo runaka, rimwe na rimwe nta nubwo Imana ihita igusubiza, kuko hari ibisubizo bitatu Imana itanga iyo dusenze. Igisubizo cya mbere kihuta nk'umurabyo. Urasenga, wajya guhumura amaso ukumva igisubizo kirimo kirakomanga ku muryango. Ntibirakubaho? Ugasenga igihe rwose, ukirangiza gusenga ukabona igisubizo ngiki cyicaye ku muryango, kirabonetse. Ubundi ugasenga ukumva ntaho ikibazo cyagiye, ariko nta n'ikimana yagushubije.
burya ibikubwira ngo tegereza. Ikizakubwira ngo tegereza nuko wasenze kandi ukumva mu mutima wawe cya kibazo nticyagiye, burya ubu kirimo gutegereza. Ariko burya niwicara ugategereza bihagije, hari n'igihe Imana ikubwira ngo iki ngiki cyihorere, nta n'icyo nzaguha. Icyo urimo gusengera ntacyo nzaguha. Ikibazo rero kirimo ni ikihe? Muri ibyo bisubizo bitatu dukunda kimwe gusa: tegereza ntawe ujya inezeza. Oya yo ahubwo ishobora no gutuma tuyivaho. Ngo nasenze Imana, ngo ndayisaba, ngo hanyuma ngo ntiyagira icyo ikora, ngo none nyivuyeho, ukagira ngo urayihimye. Ariko Imana yishaka ngo dusenge, kuko gusenga kwacu ku byo dukenera byose bitwegereza Imana. Uko ikibazo gitinda, reka mbabwire ikintu kimwe, uziga iki ngiki. Uko ikibazo gitinda uzakibwira ngo umva wa kibazo, uko utinda hano ndarushaho kwegera Imana. Hari igihe abakunda gusoma muzasoma icyo gitabo nimukibona, mu cyongereza cyitwa screw tape, mu gifaransa cyitwa tactique du diable. Muri tactique du diable hari harimo umudayimoni umwe mukuru yitwaga, dayimoni mukuru yitwaga, nibuka ko gatoya kitwaga Umudu. Noneho rero icyo kidayimoni gikuru cyitwaga akita, uwo muto akita anko. Noneho ako kadayimoni gato kari gafite umuntu gashinzwe, kagombaga kumukura kuri Yesu. Noneho rero kakajya gatanga raporo kwa anko. Bugiye yaramubwira ati ariko ndabona raporo zawe urimo urakora amakosa, ahubwo azaguhanisha. Uyu uko urushaho kumuteza, urampa raporo yuko wamuteje ibyago. Ubushize wamuteje ibyago arushaho kwegera duyi. Uwo bita duyi rero kwa Satani ni Yesu. Ubushize wamuteje ibyago arushaho kwegera duyi. Urongera wongeyemo ibindi, raporo wampaye yarushijeho kwegera duyi. Urongera wongeraho ibindi, ararushaho kwegera duyi kubera ibyago umuteza. None reka nkugire inama, niba ushaka ko chef atazaguhana, mureke umuteza amahoro. Ibyo akora byose bitungane, ibyo agerageza byose bimubere byiza, turebe ko yazamuvaho. Buriya rero Satani niko ajya akora. Iyo uramutse ubizi uko ikibazo kiguma hafi, ugihindura urwego wuriraho wegera Imana, ukabwira ikibazo ngumva rero wa kibazo, guma hano. Uko uguma hano ndarushaho kwegera databuja. Uko uguma hano ndarushaho kuryoherwa n'uburyo anyitaho. Hari igihe uzabyuka mu gitondo usange cyagiye, kuko kiravuga ngo uko ndushaho kumuteza ikibazo arimo ararushaho kwegera Yesu. Kuko nta nyungu Satani aba agifitemo yo kuguteza ikibazo iyo abona ikibazo kikubereye urwego rukwegereza Yesu. Ariko benshi ntibabisobanukiwe. Burya ikibazo kunesha kwacu ni ugufata ikibazo ukagihindura stepping stone yo kwegera Imana, ukagihindura urwego wuririraho ukarushaho kwegera Imana. Kuko iyo wabigenjeje gutyo niho uzabona wari wajya gusura umurokore wagize ibibazo, akaba ari wo guha ubuhamya, ukavayo wumva ahubwo yakwigishije. Akabwira ati atuzi bya bindi, ati buriya rwose byambayeho pe, ati ndabanza ndiheba, ati ngeze aho ngaho negera Yesu, ati Yesu arankomeza, atarongera arankomeza, atahubwo nsigaye uryohewe no kuba ndi muri iki kibazo. Kubera iki? Ikibazo cyamubereye urwego yuririraho arushaho kwegera Imana. Buriya rero iyo dusengera ibyo dukeneye, niyo mpamvu Yesu avuga ngo ariko ngo ntimukiganyire, ngo ntimukiganyire muvuga ngo tuzarya iki, tuzambara iki, tuzanywa iki. Kuko uzi impamvu akenshi ababyiganyira aba anafite ibyo yambaye. None se wagiye gusenga wambaye ubusa? Ushobora kuba ufite inkweto ebyiri warabuze iya gatatu, cyangwa warabuze isa n'umwenda waguze, cyane cyane iyo uri umudamu ugasengera inkweto. Ariko ngira ngo inkweto ntibajya bazisengera, barazigura. Ariko menya hari abazisengera kuko hari igihe badafite amafaranga yo kuzigura, reka mbyihorere gutyo. Ariko icyo nenda kukubwira, fata icyo kibazo cyawe ukibwire ngo wakibazo, ngiye kuguhindura urwego runyegereza Imana, sinzongera kwiganyira. Ntabwo nkwiye kujya niganyira, nibaza uko ejo nzaba merewe.
nzajya nibuka yuko ihoraho imenye ibyo byose uko bikwira, ifite umutima w'urukundo, yishuye ibinuriye umunezero n'umubabaro, byose abinzanira mw'amahoro, mu munezero n'umubabaro, byose uyu muririmbyi yari yarabyumvise neza, aravuga ngo mu munezero no mu mubabaro byose abinzaniramo amahoro. Kubera iki? Uyu nguyu yizeye yuko uko byagenda kose, naho imirima yarumba, naho intama zashira mu bikumba, nta kizambuza kwirata Uwiteka Imana yacu. Haleluya. Iki rero ni ikintu tugomba gusobanukirwa. Buriya iyo turimo gusengera ibyo dukeneye biratuzamura. Ndaza kubereka uko bituzamura, mbereke n'igituma bitatuzamura. Biratuzamura kuko Yesu yaratubwiye ngo ibi byose ni mubigeramo. Ukeneye ibyo wambara, ukeneye ibyo urya, ukeneye aho uba, icyambere ntuzihebe, ntuziganyire, kuko so wo mu ijuru arabizi yuko ubikeneye. Haleluya. Wenda ashobora gutinda kugusubiza, ariko arabizi. Ariko inyungu izavamo iyo ugiye gusenga ni amahoro Imana itanga. Haleluya. Kuko muribuka mu gitabo cya Samweli, hari igihe umugore witwa Hana, nyina wa Samweli, yagiye imbere y'Imana ngo yararambiwe ubugumba. Aragenda imbere y'Imana, aravuga. Aho Eli yari yicaye aramureba, aravuga ati ariko uriya mugore agomba kuba yasinze. Igihe yakavugiye agomba kuba yasinze. Araza aramuga ati madamu, wagiye unywa nkeya cyangwa ukajya ushyiramo amazi? Ubona igihe wagasindira imbere y'Imana. Aramuga ati rega, jye sindi umugore w'ikigoryi, nsutse imbere y'Uwiteka amaganya yo ku mutima wanjye. Hari imbere y'Imana niho tugenda tugasuka indurwe yose, kuko Imana iratubwira ngo nimuyikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Nkunda ukuntu mu Cyongereza baravuga ngo cast upon him all your cares for he cares for you. Ngo nimuyikoreze amaganya yanyu kuko ihangayikishwa namwe. Iyo Imana ikubona ubabaye, iyo Imana ikubona urwaye, iyo Imana ikubona ufite ikibazo, ntabwo ireka kuba so, ahubwo ihangayikishwa n'amahoro yawe. Hari abantu bagwira ngo none se ngo niba impangayikishwa n'amahoro yanjye ngo kuki bidahita bikemura? Mwibuke ko twavukiye mu isi yaguye, turi mu isi y'ibibazo, turi mu isi ibamo uburwayi, turi mu isi irimo n'urupfu, turi mu isi irimo n'abanyabyaha. Kuko ibintu bimwe na bimwe bitubaho byanga no guhinduka vuba, ni n'abanyabyaha tubana nabo. Ugasenga Mana kuki ibintu none se bari abanyabyaha se mbice? Ihangane. Amaze igihe kirekire musengera ibintu bidahinduka, mwihangane. Ariko nureba neza, nubaza Imana ngo ariko Mana kuki iki kintu kitarimo guhinduka, hari nubwo izakubwira impamvu. Ndaje turaza kubireba mu by'imibereho. Hari igihe uzasanga ari ibintu bitavuye ku Mana, bivuye kuri circumstances zigukikije. Niyo mpamvu igihe twasengaga ejo mbabwira nti gusengera igihugu, hari igihe umuntu aba ari umushomeri, ukabwira Imana ariko Mana kuki nabuze akazi, kuki Imana ibabereka ekonomi yanyu imeze nabi, mufite imirimo mikeya, nimuyisengere ikuri, kuko kimwe kibyara ikindi. Kumenya Imana nka data no gusengera ubwami bwayo kibyara ikindi kiturimo. Amen. Pawulo yandikiye Abafilipi atera muri iryo rya Yesu, arababwira ngo ntimukagire icyo mwiganyira. Abafilipi ibice 4 umurongo wa 6 n'uwa 7, ntimukagire ibyo mwiganyira, ahubwo ibyo mukena byose bimenywe n'Imana
mubisabiye mubyingingiye mushima. Haleluya. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana mubisabiye mubyingingiye mushima. Nkunduye umurongo wa 7 gukurikiraho ngo nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Kuko iyo usutse imbere y'Imana ibyari bikuremereye byose. Hana yabwiye Eli, aramubwira ati nsutse imbere y'Uwiteka amaganya yanjye. Hera aramubwira ngo genda Uwiteka guha icyo wasabye, kandi kuko niko byagenze. Kandi yari amaze imyaka byaranze, ariko mu gihe gikwiriye, igihe Imana yagennye, iravuga ngo taka cyane kuko iki nicyo gihe cyawe cyo gusubizwa. Hera mwaturaho ijambo rihinduka ubuhanuzi. Haleluya. Mu gihe gikwiriye Uwiteka azasubiza kwifuza kwawe, ariko ntimukiganyire, ntimukihebe. Haleluya. Buriya rero ubundi turanibeshya kuri iri sengesho. Abantu benshi bazi ko buri muntu wese azi gusengera ibyifuzo by'ubukene, ariko buriya reka nze kubereka ukuntu twibeshya. Ubundi ikibazo gikomeye dufite, abantu benshi barasenga ariko ntibahindurwe n'isengesho ryabo basenze. Kubera iki? Arasenga akava imbere y'Imana akimeze nk'uko yaje. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mwifuza byose bimenywe n'Imana mubisabiye mubyingingiye mushima. Nibwo amahoro y'Imana arenze cyane ayo umuntu yamenya azatwarira mu mitima yanyu. Abantu benshi bajya imbere y'Imana bagasenga, basohoka bagasohoka uko baje, ntabwo bahindurwa no gusenga kwabo. Kubera iki? Icya mbere, usanga abantu barasenga, Imana ikadusaba kuyikoreza imitwaro yacu, ahubwo tukayisenga tuyikoreye. Kavuga ati ariko iyo mitwaro wayimpaye nkayigutwaza. Siko Yesu yavuze ngo abarushye n'abaremerewe muze mu nsange ndabaruhura. Muri Petero wa mbere ibice 5 umurongo wa 7 akatubwira ngo muyikoreze imitwaro yanyu yose. Aho kugira ngo Yesu aturuhure ukava imbere y'Imana, ndabizi neza n'ubu wazana icyuma gipima imitwaro abantu batwaye ku mitima, tugiye gusenga. Ariko imitwaro wikoreye nshobora kubibabwira ntabeshya, wazana icyuma gipima nkabategera hariya ku muhanda cyangwa hariya ku muryango, nkavuga nti wacyuma we upime umuntu usubiranye umutwaro we, cyavuga. Kubera iki? Tujya imbere y'Imana, yatubwiye ngo nimunyikoreze imitwaro yanyu yose, ibyo nimubinsigire mbaha amahoro, ugasohoka ntayo utwaye. Kubera iki? Wasenze wikoreye imitwaro, ntabwo wigeze uyitura, nta nubwo wigeze uyisezeraho ngo wibwire ngo umva wa mitwaro wa mahoro make we, ndagusezeye ndakwirukanye, nunagaruka ndongera ngusubize hahandi. Kuko hari ibintu uta mu mazi ushaka kubiroha bikanga kugenda. Wari wata ibintu muri toilette wa flashinga ngo bigende bikiyangira, ukongera ugaflashinga bikanga, ukongera ugaflashinga bikanga. Hari ibintu dushyira muri Yesu bikanga kugenda, bikakomeza bikagaruka. Burya na kamere ni kwimera. Hane buriya rwose kamere. Hari umugani twajyaga duca kera aho twakoraga mu yeyi ngo ifuni ihamba kamere ihora ku rutugu. Ifuni ihamba kamere ihora ku rutugu, urayihamba wataha ugasanga yagutanze mu rugo. Kavuna mwito kamere igarutse iti, ugahamba ukongera ejo wasubira ugasanga yagarutse, kugeza igihe izagenda ipfa rimwe ikapfunukira ahandi. Ariko buri ikintu cyiza cy'Imana iratubwira ngo nta kibazo, ndabizi ko kamere ihari, ntukayemerere ko gutegeka, ujye uyikontorora. Imitwaro yacu tuyishyire kuri Yesu. Icya kabiri gikomeye cyane ndetse kurusha icyo cya mbere, hari igihe tujya imbere y'Imana tugatondagura ibibazo, tukayibwira. Ni bangahe bajya batekereza bibuka gutegereza icyo Imana ikubwira? Mu gitabo cy'umuhanuzi Habakuki yaravuze ngo nzahagarara imbere y'Imana ku munara wanjye aho ndindire icyo azambwira kubw'ibyo namuganyiye.
akenshi twebwe tumaze gutondagura ibibazo turagenda. Reka rero mbere cy'ubuswa burimo, tekereza, mfate nk'umwe mu badamu bari hano, ufite umuturanyi aje iwawe arakubwira ati Gemi, ndaje ubusa abana pe, ubu ngubu mu nzu habe na mba, akakurondorera ibibazo bye, yarangiza ukamubwira uti yewe ihangane, reka njye mu mbere ndebe yuko hari umuceri naba mfite, ndebe n'udushyimbo niba hari uduhari, hanyuma nze. Wagaruka ugasanga yitahiye, watekereza uti wese buriya mugore yankinishaga, yaje kunsaba ibishyimbo byo gutekera abana n'umuceri, none ngiye kubimuzanira, ararambirwa aragenda. Kenshi rero twebwe turasenga igihe Imana itaragira ikikubwira, ukaba wahagurutse wagiye. Ni kangahe dukora dutyo? Abantu benshi ntabwo bajya bategereza icyo Imana ivuga kubw'ibyo bayibwiye mu bukene bwabo. Icyo nicyo kintu gituma gusenga kwacu rimwe na rimwe tudagukuriramo ngo umenye kwicara imbere y'Imana uyitegereze. Uhava uvuga ngo nzi neza ko iki kintu nagisengeye kandi hari icyo Imana yakivuzeho. Hari ubwo uzaza hano wasengeye ikintu, nibatangira kwigisha wumva baravuga ibintu byawe, wumva igisubizo cyawe kirimo. Hari ubwo uzaza hano wasengeye ikintu, nujya mu modoka wumva indirimbo irimo irasubiza ikibazo cyawe. Hari ubwo uzaza hano usenge, ujye kurangiza gusenga wumva ibisubizo birimo kwitendeka mu mutwe wawe biza. Jewe ntabwo Imana ijya ivuganira nanjye mu nzozi, niyo ndose ndabyibagirwa, meze nka Farawo. Inzozi zanjye oya nako nka Nebukadineza, niyo ndose ndabyibagirwa, kereka haje ba Daniel bakaza kubinyibutsa. Inzozi ndazirota nkazibagirwa, ntabwo Imana ivuganira nanjye mu nzozi. Ni rare rwose mbaza inshuro Imana yambwiye ikintu mu nzozi kikabaho, ni nka rimwe cyangwa kabiri ku myaka yanjye 60 n'iyindi. Ariko iyo maze gusenga nshobora kwicara ndimo gusenga ikintu cyangoye cyandemereye, cyangwa namara gusenga nkicara nkatuza, kuko jewe niko nsenga. Iyo mfite ikibazo nsengera, mara kugisengera maze ariko nkabanza nkidaha byembye. Kandi nimushaka kuruhuka muzige kwidaha, wicara imbere y'Imana ubwire uti Imana umva nahuye n'ikibazo, abantu bamagurukiye, abantu bagize barya kandi bagize barya, numva umujinya uranyishe Mana, ubisuke imbere y'Imana. Uri cyo nkundira Dawidi yarazi gusenga bene ayo masengesho aruhura umutima. Twebwe rero dusenga amasengesho meza ateye ipasi, agoroye, oya bisuke uko biri. Niba byaguteye umujinya ugenda ubwira Imana utumva rero Mana nje kukubwira ubu ngubu ibi bintu birandambiye, ibi bintu birananiye, ibi bintu birangoye, ibi bintu ntibishoboka. Bigeze kubabwira ubushize nabahaye agace k'ubuhamya, ariko sinababwiye ahubwo ububanza nibwo bwabenteresa kuri iyi nyigisho. Twigeze kugira ikibazo cya biro cyaho twakoreraga. Landlord wacu nyirinzu azamura ibiciro mu mezi 6. Ubwo buhamya nabo buhaye hano abo twatangiranye. Mu mezi 6 yatuzamuye gatatu kandi mu buryo bufatika. Ava ku 40 agera kuri 320 mu mezi 6 gusa. Noneho ngimbere, noneho ubwo ubwa gatatu yandika niba ruho amburira yuko rwose uko ubukene buzaza azajya yongera. Ndagenda mfata ibaruwa nyishyira imbere y'Imana, ndapfukama ndabwira nti Mana, Hezekiya yigeze kukuzanira ibaruwa, nanjye nkuzaniye iyi ngiyi, sindi buyigusomera uzi gusoma, niwe wabitwigishije, ariko ibi bintu birananiye, ntabwo nzabishobora, uyu murimo sinzawukorera aha hantu, ntibizakunda, ndidodomba. Jemima ashobora kuba atabyibuka. Uwo munsi yaraje arambwira ati dufite ikibanza tugurisha. Ndamubwira ni haye ntigigura ibibanza, ariko Imana yambwiye ngo iki kibanza ni icyanyu. Mu mutima ndabwira nariko Imana ishobora kuba yanshubije nkaba ndimo ku umunsi ukurikiyeho mu minsi mikeya haza umupartoneri umwe mu twakoranaga w'Umudage arambwira ati se ko mbona biro yababanye ntoya, nturetse no kutubana ntoya tubanye irahenze byananiye byanshobeye neza. Arambwira ati se ufite igisubizo? Tujya kureba ikibanza. Igikurikiyeho ni amateka, twarakiguza. Baragiye arambwira ati tuzabaguriza amafaranga ayo mwajyaga mukoresha mukodesha, mujye muyashyira kuri konte mutwishyure. Aragenda ageze mu Budage, Imana iravuga ngo ya jewe ririya sengesho nararyumvise. Aranyandikira arambwira ati hubwo ihute fata ku mafaranga twabahaye y'abana, kiriya kibanza kitagucika mu kigure, nabonye umuntu uzayabahera ubuntu.
ndavuga ni burya dufite Imana. Turagenda ikibanza turakigura, tumaze kukigura umugabo wari wagiye kuzana amafaranga abaraje yaje kunshaka, arambwira wambabariye nka kongereraho. Ndamubwira nti ndagatemwa ndagapfa, ntabwo nshobora kuguha iki kibanza n'amavi nasenze nawe ubwo vuga uvuye. Rero icyo mbabwira, hari igihe usenga, igihe urangiza gusenga Imana ikavuga ngo amuhera naje, ariko ujye utegereza wumve icyo Imana ikubwira. Ntukagende Imana itaravuga, ko hari igihe usenga mu gihe gitoya Imana ikurikije uko ikibazo giteye ikihutira kugusubiza. Uwo mudamu nyirinzu yanzaniye preavi yo kongera kuzamura. Ndamubwira ni madame ntiwigore, ahubwo nanjye nendaga kuba preavi yuko tugiye, ikibazo kiba kirarangiye, tuba twimutse. Icya gatatu ndagira ngo tugane ku musozo. Ikibazo tujya tugira iyo turimo gusengera ibibazo bya tuzabaho dute, tuzatungwa n'iki. Akenshi iyo Imana itinze kudusubiza tumera nk'ihene, tumera nk'ihene. Buriya Yesu yigeze gukoresha ikigereranyo aravuga ngo ihene n'intama, ngo intama nzazishyira iburyo, ihene nzishyira ibumoso. Buriya uzafata ihene ishonje uyizitura umugozi immediate, ntabwo izategereza ko uyijyana, izishugurike. Iragenda ishugurike, urayisanga yarenze. Natwe rero kenshi nuko twitwara, iyo Imana itinze gusubiza turisubiza. Ibintu byinshi mba bifiteho ubuhamya, burya gusaza ni byiza. Sara yasengeye umwana we na Aburahamu. Imana yarabahaye n'isezerano, irababwira ngo Aburahamu nge nzaguha umwana, kandi uwo mwana azava mu rukiryi rwawe. Arataha ageze mu rugo, kandi ubwo amaze kurahirana n'Imana isezerano. Yakase inka, akata intama, akata ihene, akata n'inyoni bacamo. Iyo ndahiro yitwaga indahiro y'amaraso, ivuga ngo nindamuka nishira isezerano ijosi ryanjye rizagende nk'iry'izinka. Imana irabireba iravuga ngo Aburahamu, ndahirana na Aburahamu, iramureka arinda igitambo. Bigejeje nimugoroba iramusinziriza, irazicamo yonyine iragitwika kugira ngo ataza kwibeshya agacamo, kuko yacamo chapter ikurikiyeho yagombaga gupfa. Biba muri chapter ya 15 mu ya 16. Hagara aramubwira ati bya bintu nako Sara aramubwira ati bya bintu urimo nibiki, ngo Uwiteka ngo mwarahiranye isezerano ryitwa ngo iki, ngo izaguha umwana imukuye he, dore yanyimye umwana none ndashaje, ngo fata Hagari w'inkumi umbyarira umwana mukikire, tumwadobute tumwitirirwe, umvaneho amashyengo. Aburahamu arareba ataho kugira ngo nshwane n'umugore, afata Hagari aramurongora. Umwana baramushuguritse. Hanyuma Hagari amaze gutwita asuzugura nyirabuja. Reka mbwira abagabo muryamana n'abakozi, burya iyo waryamanye n'umukozi, umukozi waryamanye na patron asuzugura nyirabuja rwose. Akamubwira ati rega buriya madame twembi turasasa kandi wowe urashaje. Buriya Hagari yajya kuvuga ati rega madame rega twembi turasasa kandi wowe urashaje. Atangiye kumubwira ati jya kuvoma, ati jyewe njya kuvoma, aterega ntwite inda ya patron, jya kuvoma wowe ufite imbaraga, jyewe ngunda twite mfite maleze. Sara aragenda abwira umugabo ati urabona agasuzuguro kuriya mukobwa niwe wakazanye. Aburahamu aramubwira ati uranteye, uriya muja n'uwawe ni nawe wamunzaniye, none mukoresha icyo ushaka. Sara buriya ikindi kintu abagabo bagiye bakoraho amakosa, umugore warakaye ntuzamuha umukozi ngo amukoreshe icyo ashaka. Bigeze kumva irwamagana umugore yigeze gutwika umukozi, yamutwika ureba mubona yarakaye, ujye uhagarara hagati. Sara afashe wa mugore utwite, ntiyagira n'impuhwe z'uko babanye, ntiyagira n'impuhwe y'uko ari wowe wamuzanye, ntiyagira n'impuhwe ko ari wowe wamuhaye umugabo. Rero uriya mwana w'umukobwa baramusagariye. Aramubwira ati umva, ntazongera kukubona hano, n'impumuro yawe sinzongere kuyumva muri iyi nzu. Aramubirije aragenda n'inda twite, habe n'impuhwe. Aragenda ariko ageze mu nzira burya Imana ni inyampuhwe.
iramubwira ngo Hagari muja wa Sarayi uravaho ukajyahe? Ati mpunze mabuja. Ati katusubireyo kandi ujye umwumvira uvaneho ubwo bushinzi bwawe bwo gushinga ijosi no guhangana nawe, genda usubireyo ujye umwumvira. Asubirayo abyara umwana. Aburahamu afite imyaka 86 yabyaye umwana w'umushugurikano witwa Ishimayeli. Imana iraceceka, agejeje ku myaka 100 nibwo yagarutse. Imyaka 13 nta kimuvugisha. Babyara Isaka. Amaze kumubyara Sara, ariko Imana izabumugisha Sara nako yarumuhaye kuko yagiye kera. Aravuga tumva rero twumvikane mugabo nkunda, uyu mugore ni iki cyana cye, ntazongera kubibona hafi y'umwana wanjye. Baratubwira ngo bibabaza Aburahamu, Imana iramubwira ngo mureke agende amahoro atahe mu rugo. Iyo Imana itinze kudusubiza turishugurikira. Reka mbabwire, nigeze gushugurika, ariko Imana iravuga ati ubwo umugaragu wanjye ageze aho agiye gushugurika kabaye. Nkiri umusore nari narihaye gahunda, ndavuga ngo mfite imyaka 25 nzaba nararangije university. Ibyo nabigezeho kuri 24 nari nararangije. Mfite imyaka 25 nzarongora kandi umukobwa ufite imyaka 21. Icyo gihe kuri 25 nari mufite, ufite 21 twarabyemeranije tugomba kubitunganya umwaka ukurikiyeho. Ndarangije mbonye akazi muri university, ndavuga ni plan on target. Umwaka utaha ayimari, umwaka utaha ubukwe butaraba, tutarapanga umunsi w'ubukwe, mbona ibaruwa iraje ngo kubera impamvu za leta ntukiri muri university, twakohereje muri secondaire. Barandinganije karabaye. Kuri 25 ngiye Rurindo, 26 kuri 27 umukobwa arambwira ati ariko ndabona urimo gutinda mu mayira, antera karite rouge. Ndamuherekeza arongorwa n'undi muhungu. Ntangira guhangana ndabwira rero man tubyumve kimwe, turubona nishugurikiye aragiye, none rero nshugurikira. Ubu noneho narakijijwe, nshugurikira. Wavuze ko minani tuzayihabwa n'ababyeyi, ariko umufasha udukwiriye tuzamuhabwa nawe, uwanjye ari hererewe. Ndatutirije kuri 30 ndabyibuka, nicaye ahantu munsi y'igiti. Mbwira Imana ngo rero Mana niba ushaka ko mba padiri mbwira nsubireyo, ariko enough is enough, ndarambiwe kandi nutinda ndisubiza. Imana iranyihorera. Iyo atangiye kwitera ubwoba, ubwira se ngo Imana irikanga, iranyihorera. Hanyuma ndagenda, hari umukobwa twakoranaga yari yarimutsaza hano i Kigali, ndavuga no okay fine, nyirakanaka twarasenganaga kandi mbona yavamo umugore mwiza. Noneho ntangiye kwiyobora, kuwa gatatu nzagenda mu bwire. Ndabyuka nagiye ari kuwa gatatu njya aho yakoraga, turaganira. Ntangije ndamubwira nti najya kumubwira nkumva agapfukamunwa, akambwira ati se ntisinzi ibintu nari ngiye kukubwira. Najya kumubwira nkumva byanze pe. Ndamubwira ariko wazaje kunsura ku cyumweru, nkavuga ni buriya ni timidite nagize wenda kubera ko ni ibintu bikomeye. Wazaje kunsura ku cyumweru tukaganira. Arambwira ati nzaza. Ku cyumweru araza, ndimo ndashugurika. Araza rwose, turagenda tujya gusenga, tuvayo. Twagiraga groupe y'abanyeshuri twasengagamo, tuvayo turamanuka tujya iwanjye n'abandi basore twabanaga, turarya. Turangije basore baravuga ati pure uyu mukobwa agomba kuba yaje gusura Antoine, twayasuye. Bigira mu byumba byabo, dusigara twicaye muri salo. Dufata intebe, hari igiti cyabaga mu rugo aho ngaho, tuzitera hanze ngo twiganirire nyine twisanzuye. Ko nkiri umusore nafite principe ko nta mukobwa uzinjira mu cyumba cyanjye, kandi nta wigeze akinjiramo. Tujya hanze twicara munsi y'igiti. Ati reka rero mutere story, nkubwira inkuru. Nikagira inkuru. Ati kuwa gatanu habaye iki? Ati kuwa gatanu, ati nyine hari umuntu nabwiye Yesu. Ndicara ndavuga nti hari umuntu nabwiye Yesu. Ni ngaho mbwira inkuru rero.
aramumbwira ubwo niko nanjye icyifuzo kirimo kwiyevapora nyine cyarangiye. Aramumbwira, hanyuma arangije arambwira ati se we wanshakiraga iki? Ndabwira ngo rero nkubwire, singiye kukubeshya, nanjye nibyo nashakaga kukubwira, ariko ubwo wemereye undi ubwo ni ikimenyetso yuko atari wowe. Arambwira ngo iyo ubimbwira cyageze kuwa gatatu. Ni uriya, ni hari ukuntu Imana yabigenjeje, ni kuko rero nasenze ndayibwira ngo niba atari byo, ni burya nibyo nendaga kukubwira bikanga kuza. Ubwo rero nuko byagenze, aciye nzira nanjye ndategereza ndicara mbwira Imana, rero noneho Mana aho bigeze sinzongera no kuzana iki cyifuzo imbere yawe, ngiye kugutegereza, waza utinze waza utebutse, ako ni akazi kawe, ngiye mu byawe nawe ujye mu byanjye. Haciye iminsi abasore twasenganaga bajyemo baranabazi, umusore witwa Rwandanga Daniel, ngira ngo naba Ariyeti baramuzi, aragenda ava iyo yabaga i Nyagatare, kuko abasore benshi twasenganaga azi Rurindo kunsura. Araza arambwira ati ati nkuzaniye inkuru nziza. Nikagira inkuru ntiyihe, ati twaragusengeye ejo bundi, ati turasenga kabisa ijuru riramanuka, ati kandi abandi bambwiye ngo nze nkubwire ngo igisubizo cyawe kiri hafi kuruta uko ubitekereza. Nikimbwire rero, arabimbwira nyine, ibisigaye ni amateka muramuzi. Rero ariko icyo nendaga kubabwira, iyo Imana itinze, Satani aduha temptation yo kwisubiza, akaduha temptation yo kwishugurikira, ugashaka kwishakira ibisubizo, kandi Imana ikubwira ngo ariko se urirukanwa n'iki? Uwawe ndacyamutunganya, ndacyamusiga, nimutwikurura uzabona nyine yuko ntakubeshyaga. Kandi ubu ngubu hari igihe nicara nkavuga ni kabisa, this God, hari umungu twajyaga dusengana cyane bavuga ngo this God, twamwitaga this God kuko yavugaga icyongereza cy'ikinyarwanda. This God is our God. Iyi Mana niyo Mana yacu, ngo kandi izatuyobora kugeza mu rupfu. This God wagendanye nayo cyane. Yakobo yaranditse ngo usaba wese abe yizeye kandi adashidikanya, kuko umuntu ushidikanya ngo anamuka mu nzira ze zose. Haleluya. Kuko iyo usenga ushidikanya unamuka mu nzira zawe ukishugurikira. Buriya rero nibi bintu by'imibereho n'ibindi, icyo Imana ibishaka kutwigisha urabisengera bigatinda kuza, ariko ikabirimo kukwigisha kuyizera. Kandi mu Baheburayo bakatubwira ngo uwegera Imana akwiye kwizera kwiriho kandi kwigororera abayishaka. Amina. Yewe njya nibaza, ndashoje, hari njya nicara nkavuga ariko buriya ntidushobora kuba dusenga nabi. Umuntu umwe w'umunyapolitike yigeze kumbwira ijambo rirambabaza, arambwira ngo ariko kuko muvuga ngo Imana ni so, ngo buri Imana ntiyateshutse inshingano zayo, ni kubera iki? Ngo icyambere uzareba abarokore, ngo abantu ba mbere bakennye muri iki gihugu ni abasenga. Ndabitekereza ndavuga ariko umenya harimo ikintu hano. Arangira arambwira ngo kandi namwe mumeze neza, ngo mwigendera uko mushaka. Nza gusanga koko izo kategori ebyiri zirahari. Twebwe Imana imaze kuduha umugisha, tuba barokore bigendera uko dushaka, twigendera uko dushaka, tukavuga uko dushaka, tugakora ibyo dushaka, kuko Imana yaduhaye umugisha. Ariko n'uburokore tutaburetse, ba bandi bakaba mu bukene kandi bafite Imana. Ndabitekereza ndabwira ariko ntiwambwiye ko nawe kera iwanyu barabaporoso? Ati ntega nkubwira ikintu, ntuzi umugani w'umwana w'ikirara. Ati ni bamwe rero babaye abana b'ibirara muri sansi imwe. Bamwe turacyarya ubukungu Imana yaduhaye, harimo wowe
wize Sunday school none Imana wayiteye umugongo urimo uravuga ko yananiwe inshingano. Ubwo itakwishura urimo uravuga ko yananiwe inshingano. Ubwo itagukenesheje yananiwe inshingano. Yaragukijije urangije urimo urarya ubutunzi yaguhaye utayitayeho. Umwana w'ikirara. Ni nabari abandi bo bageze kuri stage ya nyuma baragiye ingurube. Umunsi twese tuzahaguruka tukegera data. Reka mbabwire icyo nshaka kuvuga kuko nasobanukiye ikintu gikomeye. Ni Imana izahindura imibereho. Uzi yuko igituma rimwe na rimwe imibereho yacu idahinduka dusenga nabi. Ntukajye kubwira Imana yuko ukeneye umuceri. Ujye uyibaza uko uzakora kugira ngo uve mu basaba umuceri ujye mu batanga umuceri. Kuko naje gusanga gusenga kwacu ntiguhindura ubuzima, kuko turicara gusa tukabwira Imana amaganya yacu ntitwibwire ngo ariko Mana ubu buzima ndimo, what is the way out? Ni iyihe nzira izamvana muri ubu bucakara? Ni iyihe nzira izamvana muri Egiputa? Muzasome igitabo cyo Kuva. Abayisiraheli bamaze imyaka, reka mbereke ukuntu bimeze. Kuva Mose avuka bari barimo kwica abana b'abahungu, kugeza igihe Mose yagarukiye aje kubakura muri Egiputa. Haciyemo imyaka 85. Muri iyo myaka 85 yose Abayisiraheli bari baremeye ubwo bucakara babubamo. Ariko mu gice cya kabiri cyo Kuva baratubwira ngo Abayisiraheli bageze aho barambirwa agahato, barambirwa urupfu rw'abana, batakira Uwiteka. Ngo Imana iravuga ngo numvise gutaka k'ubwoko bwanjye, numvise gutakishwa batakishwa n'Abanyegiputa, manuwe no kubakiza, mbavane muri buriya buretwa mbajyane mu gihugu cyagutse cy'amata n'ubuki. Je nuko sigaye nsenga, sigaye mbwira Imana ngo Mana vana abantu bacu mu buretwa, vana abantu bacu mu bucakara, vana abantu bacu mu gusabiriza, vana abantu bacu muri dependency, ubashakire ubereke aho bazakorera, ubereke uko bazakora kugira ngo bashobore kwibeshaho. Ntabwo Imana yigeze yanga kubikora, kubera ko ziriya ngero Yesu yaduhaye. Inyoni hagarara ku giti, ntabwo ndabona inyoni yicaye ku giti ibumbuye umunwa ngo itegereze ko udusimba tugwamo. Ibyuka mu gitondo ikabanza igahimbaza Imana, yarangiza ikaguruka. Aho ibonye akabuto ikakamira, aho ibonye agasimba ikakamira, nimugoroba ikaza yujuje ibondo, mu gitondo igahaguruka igasubirayo ikajya gushaka ibiyitunga. Naho twebwe turicaraho ubwo ari Yesu wabivuze nta kabuza bizashoboka. Bizakorwa nande? Umuntu akaza akubwira ngo Imana yarambwiye ngo izampa inzu, sindabona umuntu watoraguye inzu mu muhanda. Niba Imana yarakubwiye ko izaguha inzu, gura ikibanza. Numara kugura ikibanza usevinga amafaranga, ugura amatafari. Hari umuntu akwera ngo ariko ngo hari umuntu ngo wagiye ngo ajya mu Burayi ngo ubu tuzahora dutunzwe n'abantu bo mu Burayi badusindagiza, dusabiriza, tubeshya. Igihe reka mbabwize ukuri, nanagenze no mu bihugu by'abazungu n'ubu ndacyagenda, ngira ngo nta gikundiro ngira ku bazungu. Nta uribwiriza ngo mpinzu, nta n'uribwiriza ngo imodoka iyo ngendamo nimwe mwayimpaye. Wowe wicaye hano nawe bazungu utegereje ntunajya n'iwabo. Ariko jewe narumiwe. Wabajije Imana, Hagari yicaye mu butayu yicaranye n'umwana we, ngo amushyira nk'aho umuntu yatera ibuye, aragenda aricara ariheba. Hanyuma ngo uwo mwana atakira Imana, ngo Imana iramubwira ngo Hagari ngo uratakishwa n'iki? Ngo imuhumura amaso abona iriba ryari rimuri iruhande, ngo avomamo amazi aragenda aho umwana we. Amariba yacu aturi iruhande, baza Imana ngo iriba ryanjye riri hehe? Mana iriba rizantunga, Mana iriba rizantungana n'umuryango wanjye, Mana iriba ryanjye riri hehe? Uhaguruke urishake, uhaguruke ugende usenga, ubwira Imana ngo Mana ndahagurutse ndagiye, ariko uyobora ibirenge byanjye njye ku iriba ryanjye aho riherereye. Ibintu byo kujya tubaho ngaho gusaba. Muzarebe muri Bibiliya basengaga amasengesho ahindura ubuzima. Reka ndangirize kuri uyu nguyu dusenge. Muzi mu gitabo cy'Ingoma ya mbere ibice 4 habamo Yabesi. Muri Yabesi mufata nk'icyitegererezo, nubwo harimo n'izindi ngero nyinshi. Ngo Yabesi nyina yamubyariye mu gahinda, agiye no kumwita amwita gahinda. Aramubwira ngo sha nakubyariye mu gahinda maze witwe gahinda cyangwa mubabaro.
sinzi ikibazo cyari cyabaye kuri nyina, niba yaramubyaye umugabo yamutaye, niba yaramubyaye bamukoreye cesarienne wenda bikamubabaza kuko icyo gihe nta za anestesi zabagaho, niba yaramubyaye byagenze byari byo, icyo tuzi ni kimwe, ngo yamubyariye mu gahinda. Hanyuma ariko ngo Yabesi arakura, maze kuba mukuru muyibuka ko hariho Imana ihindura amateka, Imana ya Isirayeli, noti Imana ya Yakobo, ya yindi yafashe Yakobo yitwaga Yakobo, umuriganya ikamwita Isirayeli ikamuhindurira izina. Aravuga ngo hari ikintu Imana nshaka kugusaba, number 1, icyampa ukampa umugisha rwose. Mu yandi magambo, icyampa umugisha ukaba mwinshi ku buryo mu Cyongereza bavuga ngo that you may bless me indeed. Mu Cyongereza yongeyeho indeed biravuga ngo ni ikirashimangiye, kiragaragara, nigishidikanywa, ngo icyampa ukampa umugisha rwose, n'ababibonye bakamenya ko ndi umunyamugisha. Imana irabireba ngo yes, utangiye gusenga neza, ubwo utangiye kwanga kuba magorwa, ukaba utangiye kwanga kuba Yabesi kababaro, ukaba utangiye kureka kwifata kwitama, ukaba utangiye gushaka ibisubizo, ukaba utangiye gushaka umuryango ucamo ngo waguke. Icyampa ukampa umugisha rwose. Haleluya. Nkunda gakurikiraho, navukiye mu mfunganwa ukagura imbago zanjye. Haleluya. Icyampa ukampa umugisha rwose ukagura imbago zanjye, ukampa umugisha nyine ukagura imbago zanjye. Nimusenge Imana, niba ucuruza akantu gato wibwira Imana ngo Imana ndacuruza aka kantu uyu munsi ariko wagura imbago zanjye, ndakora aka kazi uyu munsi ariko wagura imbago zanjye, ndaba muri aka kazu gatoya ariko uzagura imbago zanjye, ndaba muri ubu bukode ariko ntegereje ko wagura imbago zanjye, wagura imbago zanjye. Ibintu byo kwakira ngo rega burya ngo twebwe abantu b'Imana ngo turakira, ngo nyine ngo twe duca bugufi. Oya, guca bugufi ntabwo bivuga kwakira ibyo utagomba kwakira, haba mu mico, haba mu myitwarire, haba mu ki. Hari ibyo tutagomba kwakira, hari ibyo tugomba kwimura, hari ibyo tugomba kwanga, hari ibyo tugomba gusezerera. Ukagura imbago zanjye. Hanyuma aravuga ngo ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukajya undinda ibibi ngo bye kumbabaza. Ukuboko kukabana nanjye ukanyobora, ukuboko kukabana nanjye kugira ngo undinde ibibi, ukuboko kwawe kukabana nanjye ukandinda ibihombo, ukuboko kwawe kukabana nanjye ukandinda abesikuro, ukuboko kwawe kukabana nanjye ukandinda ariko ukampa umugisha. Icyo mbikundira rero, iyo nkuru ifite uko itangira, ifite n'uko irangira. Baratubwira ngo nuko Uwiteka amuha ibyo yasabye. Haleluya. Uwiteka amuha ibyo yasabye. Noneho icyavuyemo niki? Baratubwira ngo Yabesi yarushaga bene se icyubahiro. Niki gituma Yabesi agaragara muri ariya masekuruza? Muze kujyaho muhisomere Ingoma ya mbere ibice 4 kuva ku murongo wa 8. Igituma Yabesi Imana yarandikishije ubwo buhamya bwe nuko Yabesi ari icyitegererezo cy'umuntu watangiye nabi, atangira bamubyariye mu gahinda, atangira bamwita gahinda, abana bakajya bamubwira ngo gahinda ngo kakugeze hehe, ngo ndikarakugira mubi. Akababwira ati nimubyihoreresha, navukiye mu gahinda, navukiye mu mfunganwa ariko se nzarangiriza. None Imana avuga ngo iyi nkuru ya Yabesi nimuyishyire hagati y'aya masekuruza. Abandi bose bagenda bavuga ngo kanaka yabyaye kanaka, birongera byara kanaka, rongera byara kanaka, ariko igeze kuri Yabesi iravuga ngo nimukore zooming, nimukore focus kuri uyu nguyu, kuko hari ikintu kiri special nshaka kwigisha ubwoko bwanjye buzakurikiraho. Yabesi yavukiye mu gahinda, nawe sinza ko wavukiyemo, nawe sinzi uburyo wabayeho, nawe sinzi uko iwanyu babagaho. Icyo nzi nuko jewe navukiye mu cyaro, naryamye ku misambi niyorose ikirago, naryamye ku byatsi tusasa imisambi, ariko uyu munsi ndyama kuri matora nkashyiraho n'amashuka. Ariko icyo nenda kubabwira, aya maguru yanjye yagenze kilometero, najyaga mvirwa magana nkagizaza n'abandi bana, ariko uno munsi ndagenda n'imodoka. Sindimo kurata ubukire, no. Hari Imana ikuvana hariya aho baryama ku kirago, ikakujyana ikagushyira aho baryama kuri matora bashasheho amashuka bahindura buri minsi ngahe. Mwambwiye ngo amen. Ariko iyo Mana
iyo niyo Yabesi yamenye, aravuga ngo iriya Mana ihindura amateka, iriya Mana ihindura imibereho niyo ngiye gusanga, niyo ngiye kubwira, kandi singiye kuyitakira, singiye kuganya, singiye gutondagura amago, ngiye kuyibwira ngo Mana mpindurira amateka. Igihe kirageze ngo twimuke. Haleluya. Imibereho yacu nayihinduke. Jewe hari ikintu kimwe rwose maze iminsi bitekereza nkabona, ariko ayo magambo uwo mugabo yambwiye yanteyemo gushakisha aho ibisubizo bigomba kuba biri. Nsanga no mu gusenga kwacu ntitwigeze tugira intentionality yo kuvuga ngo ngiye gushaka uburyo mva muri ubu buzima kandi mbibwiwe n'Imana, inyereke inzira nzacamo, iyimperekezemo, ingeze aho ngomba kujya, ariko inyereke amariba yanjye nyavomemo. Haleluya. Reka amasengesho y'amaganya tuyaveho, tujye mu masengesho ahindura ubuzima, tujye mu masengesho ashaka ibisubizo. Aho kujya kubaza Imana ngo kuki jyewe, ujye uyibaza ngo nkora iki kugira ngo ibi bihinduke. Aho kugira ngo ujye kubwira Imana ngo mfite ibibazo, ujye kwibwira ngo ibibazo nawe urabizi, ahubwo mpa igisubizo cyabyo, unyereke icyo nakora ngo ibi bihinduke, dutangire guhindura ubuzima. Twigane Yabesi, twigane bari Abayisirayeli batakiye Uwiteka, amateka arahinduka. Twigane Ishimayeli ari mu butayu, ngo yatakiye Uwiteka, Imana ihumuranye, nabona amariba yo kuvomamo. Igihe kirageze ngo natwe dutangire gushaka amariba yacu kubwo gusenga. Ayo ni amasengesho abyara ibisubizo, ayo ni amasengesho azana impinduka. Imana ibahe umugisha. Reka dufate umwanya dusenge Imana. Mana nduburira amaso yanjye ku misozi, mbega turimo kwiga uburyo tugomba gusenga, tugasengera ibyo dukena byose. Waratubwiye ngo ariko ngo nimukaze imbere yanjye muje gutondagura ibyo mukena byose, ndabizi yuko mubikeneye, ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ngo ibi ngibi nzabibongerera. Ariko Mwami ntabwo uzabiterura ngo ubizane gusa, urashaka yuko tubishaka, urashaka yuko tubikorera. Inyoni waduhayeho urugero, zirahaguruka zigashaka ibizitunga, kandi warangiza ukabizana mu nzira yazo. Natwe turasenze uyu mugoroba Mana, ngo wumve gusenga dusengera ahangaha. Turabizi tuba dufite ibyifuzo byinshi, tuba dufite ibibazo byinshi bitugoye, tuba dufite ibibazo byinshi bitunaniza, tuba dufite ibibazo byinshi bitunaniye, ariko uyu mugoroba turasenze ngo buri muntu wese uri ahangaha, uwakuzaniye icyifuzo cy'ubukene, uwakuzaniye icyifuzo cy'imibereho, uwakuzaniye icyifuzo cy'aho gutura, uwakuzaniye icyifuzo cy'uburyo ubwo ari bwo bwose bujyanye n'imibereho, uyu mugoroba uhumura amaso ye kugira ngo abone aho iriba rye riherereye, kugira ngo ashobore kubona igisubizo cyo gusenga kwe. Wumve gusenga dusengeye ahangaha Mana, usubiza abasore, usubiza inkumi, usubiza abagabo, usubiza abagore, usubiza abasaza, usubiza abakecuru, usubiza imiryango. Mana buri muntu wese wakuzaniye icyifuzo, imbaraga zawe zimanukire gusubiza ibyifuzo bye. Wumve gusenga dusengera ahangaha, kandi ibingibi bikomeze muri twebwe, kugira ngo dukure mu gusenga kwacu, tuve mu masengesho y'amaganya twinjire mu masengesho y'ibisubizo, tuve mu masengesho y'amaganya twinjire mu masengesho abyara ibisubizo, abyara impinduka z'ubuzima, abyara impinduka z'imibereho. Mana ubikore, ubisohoze, izina ryawe rishyirwe hejuru, kandi ubwoko bwawe busubizwe bunezerwe. Wumve gusenga dusengeye ahangaha, reka imbaraga zawe zimanuke, reka imbaraga zawe zihindure byose bishya, reka imbaraga zawe zimanukire gukora ibitangaza, reka imbaraga zawe zimanukire guhindura ubuzima, reka imbaraga zawe zimanukire guhindura imibereho, kugira ngo buri muntu wese amenye kuri Imana kandi uri Imana imwitayeho. Umva gusenga dusengeye ahangaha, tuguhaye icyubahiro, tuguhaye ishimwe, kuko turabizi
ugiye kubikora, imbaraga zawe ziri mu ruhande rwacu, urukundo rwawe ruraduherekeza, ubwigaragaze nk'Imana utugirire neza, mu izina rya Mwami